ati yego uko nguko niko iyo nkuru yarangiye. Ni umubyeyi uri kumwe n'abana be. Ati inkuru ni uko nguko yarangiye, ndetse iyo niyo mpamvu mwana wanjye nakwise Gift, kubera ko buri mwana wese ari precious cyangwa se ari umuntu wo kwishimira, ndetse tutitaye ku gitsina uwo mwana yaba yaravukanye cyangwa se ari umuhungu cyangwa se ari umukobwa. Abana bavuga bati wow. Uyu mwana uvuga ati mama iyo nkuru ikora ku mutima cyane. Ni mu masaha ya nijoro uyavuga ati rwose iyo nkuru ni iya danje, ni nziza mama. N'abana bari ahangaha bari kumwe n'umubyeyi. Uyavuga ati bityo rero amasaha yo kuryama arageze, bana banjye reka dusenge niturangiza turyame. Bahita bitegura avuga ati mu izina rya Yesu, abana bavuga bati amena. Ako kanya bakira aho ngaho hari uwakubise ku rugi, bano bahita bikanga cyane. Nuko dutangiye ati uwo nguwo se ninde uri gukomanga uko nguko? Ese uwo ninde? Ari abana bareba mama wabo. Uyu mugore amera nk'ufite agahinda avuga ati se nibiki bijya mbere? Nese uyu mugabo ntabwo ashobora gutuma umuntu yigirira amahoro mu rugo rwe ngo umuntu yiberaho mu mahoro? Uyu mugore ameze nk'ubabaye cyane, aruhutse umutima ndetse afunga n'amaso. Uyu mwana arebana na mugenzi we ndetse areba mama we, avuga ati reka uyu mugabo tumumeneho amazi ashyushye ku buryo atazigera yongera gutinyuka gukandagiza ibirenge bya hano mu rugo rwacu. Mugenzi we avuga ati ni igitekerezo cyiza. Umubyeyi avuga ati oya bana banjye ibyo bintu ntimuzigera mubikora, reka uyu mugabo akomeza kumange ku muryango cyane, noneho ari buze kunanirwa narangiza aceho agende. Umugabo arongerera komanga umugore avuga ati oh god. Uyavuga ati byaba byiza tumumenyeho amazi koko ashyushye. Umugore avuga ati oya ibyo ngibyo ntabwo tugomba kubikora, reka akomeze ahonde ku rugi rwose, naramuka ananiwe ari buze gutaha cyangwa se agende. Umugore yimyoza cyane bigaragara ko ari umugabo ubarembeje. Ati bana banjye mureke twisengere ahubwo turangize isengesho ryacu, niturangiza duhite turyama. Abangaba bahita bakomeza isengesho ryabo basenga kugira ngo basengere n'iri joro. Bwarakeye ahangaha mu rugo umwana w'umukobwa umwe mama we ahoze arimo kubwira ngo yitwa Gift cyangwa se ngo yamwise Gift yasohotse ahangaha muri uru rugo, ndetse mu kugira ahangaha uyu mwana yahise yitegereza imbere y'uru rugo rwabo, ahita yikanga cyane, atangira kwitegereza impande n'impande yikanze cyane, akomeza kuzengurutsa amaso ahangaha areba avuga ati se ninde wamenye amazi ahangaha hano hasi? N'umwana atangira kwitegereza mu gisenge, ariko hano hafi hari amajwi y'ibigabo birimo guseka bimeze ukuntu. Umwana yitegereza impande n'impande ari nako ibijwi bikomeza guseka. Umwana arazenguruka yitegereza hano hantu areba ese imvura yaguye byagenze gute, yitegereza ku gisenge ngo n'umuntu wamenye amazi ahangaha. Ako kanya mama we nuko nguko yasohotse ahangaha muri uru rugo asanga umwana Gift ari ahangaha. Ati Gift ni cyo kibazo ufite se, bimeze bite ko wabyutse kare? Uyu mugore yagiye gutambuka ahangaha, ndetse mu gutambuka hahandi umwana ahoze arimo kwitegereza ngo bamenye amazi, hari ibintu by'ibibaraga byahise bimukubita. Umugore ahita agagara aramugara. Umugore atangira gucumbagira ndetse arenze ahantu bamenye amazi wagira ngo ni ikimenyetso bahashyize. Uyu mugore ahita agwa hano hasi. Nyagasani, uyu mwana avuga ati mama nibiki bibaye ku kaguru kawe? Umugore avuga ati ndi mu buribwe bwinshi cyane bukomeye cyane. Ako kanya na mugenzi we asohoka ahangaha avuga ati mama. Umwana ahita amubwira ati reka ntuharenge, wirengaho ngaho ayo mazi ntuharenge. Uyu mwana ahita ahagarara ahangaha, bigaragara ko bino ni bya bintu umuntu aba yateze mu buryo bumwe cyangwa se ibindi, nka kumwe usanzwe ubizi abantu bavuga ngo hari ibintu by'ibitegano batega. Nuko nguko dutangiye ati wiharenga, genda uzenguruke hirya gato. Yari umwana Gift ubwira mukuru we cyangwa se uwo bavukana, ubone kuza ahangaha umwana yagiye kuzenguruka hirya atarenze yano mazi. Twatangiye bavuga ngo hari umuntu uri gukomanga ngo arabarembeje cyane, ndetse uyu mwana mu kuzenguruka azavuga ati nibiki bibaye kuri mama? Umugore akomeza gutaka cyane, abana bavuga bati se nibiki bibaye? Ati mama bimeze neza cyane, humura bimeze neza cyane. Ati nimudufashe mudufashe Nyagasani. Nuko nguko dutangiye. Uyu mugore nawe akomeza kurira cyane nk'umuntu uri mu buribwe bwinshi, ndetse ahangaha ibijwi by'abagabo cyangwa se by'umugabo bigakomeza guseka cyane, birimo kwirangira wagira ngo ni nyiramubande, ari nako abangaba bakomeza gutaka. Umugore akomeza gutaka ngo amaguru arimo kumurya, ari mu buribwe bukomeye cyane yano maguru kubera ko ariyo arengeje ahangaha kuri aya mazi, cyangwa se aho bamenye amazi imbere y'uru rugo. Bigaragara ko ari ibintu bamuteze birabacanga. Uyu mugore bamuzanye ahangaha ku ruhande baramuryamisha. Uyu nguyu bigaragara ko ari mukuru avuga ati mama uri buze kumera neza, ibintu biri buze kugenda neza, ndetse turi gukora ibishoboka byose. Reba uyu mugore kuntu yahisaba, bakomeza kumwihanganira avuga ati mama uri
uri buze kugenda neza, wagira ngo yahiye kandi nuko yarenze amazi gusa. Uyu mugore bamubwira ati tuza mama tuza, ati basi se tukujyane mu nzu tujye kukwinjiza mu nzu. Umugore avuga ati oya. Abana bavuga bati mama bimeze neza cyane. Ati mama uri buze kugira imbaraga, bano bana barebana. Uyu mwana Gift avuga ati reka ngende njye mu nzu njye kuzana amazi. Mugenzi amusubiza ati oya nta mazi dufite ahangaha mu nzu. Mbese bigaragara ko bibacanze, babwira mama ati mama bimeze neza. Ndetse uyu mugore bigaragara ko wagira ngo ameze nk'uri mu kuka kanyuma bamufashe amaboko bamwihanganisha. Umugore akomeza kumera nk'uri gucika intege cyangwa se imbaraga zirimo kumushiramo. Uyu mugore nuko nguko yaciye. Nyagasani, bino bintu bamuteze biramwishe. Umugore nuko yagiye, abana bavuga bati mama kanguka, mama kanguka. Ati mama ibyo ngibyo bihagarike, mama. Bano bana bahita babona ko mama wabo ahise apfa cyangwa se arapfuye. Abana birabacanga barebana cyane. Nyagasani, nuko nguko dutangiye. Ati oya, ati mama kanguka. Umugore bamuteze ibitegano, bino bita ibitegano iyo tugeze iwacu cyangwa se mu ndimi z'iwacu. Abana batangira kurira cyane. Mu gihe cyakurikiyeho, hano hari umwana w'umukobwa waje, uyu nguyu avuga ati mama wacu yarameze neza nta kibazo na gitoya afite. Ati byanga byakunda hari umuntu wishe mama. Uyu nguyu waje arimo kwihanganisha bana. Ati hari umuntu wishe mama, ndetse mama yari umugore uri innocente cyangwa se w'inzirakarengane. Ati nimutuze. Nyagasani, uyu mwana Gift avuga ati mama wari waradusezeranije kuzahatubera muri ubu buzima, ariko nanone nta kutagize kuko twarawubanye, bityo ndakwinginze garukira rwose, ndetse ungarukire njye n'umuvandimwe wanjye kuko turagukumbuye cyane. Bigaragara ko ari na nyuma nyine y'igihe cyashize cyangwa se uriya mugore amaze gupfa. Hano hari ubihanganisha avuga ati bimeze neza. Ni umwana mugenzi wabo ati bimeze neza. Gift yahise ahaguruka nonaha. Uyu avuga ati Gift ese ugiye hehe? Gift ugiye hehe? Uyu mukuru wavuga ati Gift ati ese bino bintu ni ibiki? Umwana Gift arahagurutse bamuhamagara bamubaza ngo agiye hehe. Hano ku ruhande hari umugore urimo guca inzara avuga ati inaye, ati rwose izi nzara zawe zari zanduye. Ni umugore urimo guca inzara umuntu w'umugabo uri aha ngaha, ndetse umugabo ni umusaza bigaragara ko meze ukuntu. Ako kanya bari aha ngaha uwa mwana w'umukobwa Gift nuko nguko yaje. Uyu mugore akimubona ahita avuga ati kano kana k'akagoryi karimo gukora iki aha ngaha, cyangwa se kaje gukora iki aha ngaha? Uyu mwana Gift ahita aza yitegereza uyu mugore amureba, ndetse anamurenga. Arangije aza yegera uyu mugabo uryamye aha ngaha w'umusaza, barimo guca inzara. Arabitegereza bose. Umwana afite amarira menshi ku maso. Ati anko we niko amwise, ndabizi ko ari wowe wishe mama wacu. Umwana bivuga mu marira menshi cyane. Ati Imana izagucira urubanza. Umugabo ureba uko amureba cyane. Nyagasani, uyavuga ati mbese ni umusaza ufite effrontery, nko kuvuga ngo wameze intoryi zishobora gutuma utinyuka ugahagarara imbere yanjye, warangiza ukavuga amagambo y'ubugoryi cyane yo kuncinja ibintu by'ibinyoma bidafite na 12. Uyu mwana amwitegereza, ndetse umwana yaramanutse hasi afata itaka cyangwa se atangira gukusanya itaka cyangwa umucanga ahangaha hano hasi. Arahaguruka areba onkere we, arambura ikiganza avuga ati kukwica mama wanjye cyangwa se kubera kwica mama wanjye. Uyu mugore amureba ati uzabyishyura, ndetse uri umugabo w'ikibi cyane, you are a evil man. Umwana arangije akubita umucanga hano hasi cyangwa se buno butaka hano hasi, nko kuvuga ati wishe mama, ndakuvumye, uzabyicuza kandi bizakugiraho ingaruka. Umwana mu kugenda uyu mugore ahita avuga ati Gift garuka ahangaha wacana, garuka ahangaha ariko. Ati Gift wa muginga we. Uyu mugore umugabo ahita amubwira ati oya mwihorere akiho agende. Nyagasani, uyu mugore biramucanga. Uyu musaza niwe bari gushinja ngo uriya mugore mama w'abariya bana ngo niwe wamwishe, ariko nanone uyu musaza akaba ari anko nkuko uyu mwana Gift amuhamagaye. Ingoro nini ikinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Uyu mugore yasigaye avuga ati ntabwo nari nzi ko uyu mwana yarezwe bajeyi
kuri uru rwego. Mama we rwose yamureze bajeyi. Uyu mugabo abitekereza avuga ati useless girls, cyangwa se udukobwa tutugoryi tutagize icyo tumaze. Nuko nguko dutangiye ati biriya byana biri useless, cyangwa se biriya bikobwa by'uriya mugore biri useless nyagasani. Sasa mu gihe cyakurikiyeho uyu musaza anko w'abariya bana duze turi kubona yaje arimo kurangaguza ahangaha impande n'impande, bigaragara ko ari ahantu inyuma y'urugo. Umusaza aza gake gake cyane arimo kurangaguza amaso, wagira ngo ntabwo ashaka ko hari umuntu wamubona. Ndetse uyu musaza nyuma yo kugera ahangaha yamwenyuyeho gatoya, arangije atangira kwivugishwa ubugambo, amagambo abantu bamwe na bamwe cyangwa se mu mico imwe n'imwe wakwita ko ari imitongero. Arangije akoramwo ahangaha mu ishati yari yambaye, akuramo ikintu gikoreshwa mwa yiriya mihango nyine ya za gakondo. Ndetse uyu mugabo iki ngiki yakuyemo yatangiye kukivugiraho amagambo akora ikimenyetso kigaragaza ko ari nko kwica, ukata usatura cyangwa se ugira nka gute. Ni umusaza uri ahangaha, kino kintu akivugiraho amagambo bigaragara ko ari imitongero, ndetse abimaraho igihe kinini cyane. Uyu mugabo arangije akirambika hano hasi, ndetse gitangira kuzanamo ibintu by'ibibaraga by'umwijima, cyangwa se ibintu by'ibicu by'umwijima, cyangwa se ibintu by'imyotsi. Uyu mugabo ahita agishibura, arangije atangira kwerekeza mu cyerekezo runaka, nko kuvuga ngo bino bintu akoze abantu bari mu cyerekezo runaka, cyangwa se ibyo arimo kubivugiraho aribo biza kugiraho ingaruka. Bigaragara ko uyu musaza nyine akoresha ibintu by'imbaraga zidasanzwe ariko zirimo ibintu by'umwijima. Ni umusaza barimo gushinja kwica nyina w'abana. Arangije gukora ibingibi yari arimo gukora, yongera kubika kino kintu mu myenda yari yambaye, bigaragara ko ari ibintu akora mu ibanga rikomeye cyane. Uyu mugabo amaze kubikora yatangiye kuvuga ati hari ikintu turi buze kumva, byanga byakunda tugira ikintu turi buze kumva mu gihe gikurikiyeho. Arangije areba impande n'impande, umusaza asubira aho avuye. Hano mu rugo kakana ka Gift karyamye ahangaha, bigaragara ko wagira ngo kararwaye. Mukuru wamubaza ati nose urukumva umeze gute? Nyagasani, umwana yahise arwara. Ati urukumva umeze gute? Urukumva umeze gute Gift? Ese ni biki bijya mbere, no kubera iki wabaye uko nguko? Nyuma yuko uriya musaza akoze biriya bintu, ndetse uyu mwana avuye gukonfrontinga umusaza amubwira ati anko ndabizi ko wishe mama, ndetse uzabyicuza, Imana izagucira urubanza. Umwana yahise aremba, ndetse ibingibi birashoboka cyane kuko na nyina bamuteze ibintu by'ibitegano by'amazi ahita apfa. Umwana nawe yahise aremba ahangaha. Uyu nguyu yavuze ati ntuhangayike, reka njye kugira ikintu ngushakira, reka mva ahangaha njye kugira ikintu ngushakira, ntihagire ahantu uza kujya. Ndetse umuvandimwe we nuko nguko yahagurutse ahangaha kuri ubu buriri kugira ngo agire ikintu ajya gushaka, ashakira umuvandimwe we. Uyu mwana yasigaye ahangaha arimo gutitira. Umuvandimwe we yaje hano ku ruhande avuga ati nyakubahwa, sister wanjye ararwaye cyangwa se ntabwo ameze neza. Uyu avuga ati none se niba atameze neza, njyewe ikindeba muri ibyo ngibyo ni ikihe, kandi urashaka ko ari iki nakora nonaha? Uyu mwana avuga ati ndakwinginze basi se wampaye imiti ko nyine ndibuze kukuzanira amafaranga nyuma nindamuka nayabonye. Umugabo avuga ati what? Umwana atakamba avuga ati ndakwinginze. Umugabo avuga ati mbese ngo ngomba kuguhereza imiti ngo none azingiza ubuza kunyishyura nyuma? Nta mafaranga ufite nonaha? Nese ahangaha hameze nkaho ari charity organization, cyangwa se ari ikigo gifasha imfubyi n'abababaye n'ibiki byose, cyangwa ni ikigo cyita ku buzima ahangaha? Ati bino bintu cyangwa se iyi miti yose urimo kubona ncuruzamo ahangaha mba nayiguza amafaranga yanjye. Uyu mwana avuga ati nyakubahwa ndakwinginze, hashize igihe gitoya dushyinguye mama wacu, nyakubahwa ndakwinginze wowe fasha utabare umuvandimwe wanjye cyangwa se murumuna wanjye. Uyu mugabo avuga ati ndagira ngo unyumve, sohoka ahangaha wakana we, va mu iduka ryanjye genda se. Umwana baramwirukana, ndetse uyu mwana yapfukamye ahangaha asaba imbabazi. Uyu nguyu avuga ati njye nta kintu ndibuze kuguhereza wa mwana we, ndetse nta miti mfite yo guhereza wowe n'umuvandimwe wawe, ngaho genda ahubwo va ahangaha. Niba nta mafaranga ufite nta kintu ndibuze kuguhereza, haguruka se, haguruka uceho genda. Umwana bamwirukaho bamuhutaza cyane. Bigaragara ko uyu nguyu ashobora no kuba ari wa muryango uba ufite ibibazo bikomeye cyane. Umwana yagiye avuga ati ndakwinginze umugabo ucuruza kuri farumasi ntihagire ikintu yamumarira, mbese biranga. Nta kindi cyabaye. Uyu mwana yakomeje gutakamba, hari n'uwo bahuriye ahangaha mu nzira ati ndagusuhuje, igicamunsi cyiza. Ati umuvandimwe wanjye ntabwo ameze neza,
basi wambabariye ukampereza n'igihumbi cyonyine. Oya ngo yavuga ati ngo ngomba kuguhereza igihumbi. Kubera iki se? Nese aka kanya uri serious, urumva umeze neza? Nese ko ufite amaguru abiri ndetse n'amaboko abiri, n'ukubera icyo utajya guhasoringa ukagenda no gukora n'ibyo abandi bakobwa bakora nyine kugira ngo babone amafaranga? Ndakwinginze windogo ya wagakobwa we, abantu bose baba bifitiye ibibazo byabo, genda ujye guhangana n'ibibazo byawe. Umwana avuga ati nyakubahwa, umugabo avuga ati cicika wagakobwa urashaka iki? Uyu mwana avuga ati ndakwinginze, ariko umugabo acaho aragenda. Mbese uyu mwana araburaniwe kugira ngo ashake amafaranga yo kuvuza muvandimwe we. Bakimara gushyingura nyina, umwana Gift ahitsa arwara. Nta nubwo ari uko byagenze gusa, uyu musaza ari mu rugo arimo kuvugira kuri telefone avuga ati mwana wanjye bimeze bite, iyo ngiye mu mujyi bimeze gute? Umwana w'umukobwa yaje gutakambira anko wabo ati igicamunsi kiza anko, igicamunsi kiza. Umugabo akamwitegereza ariko akamwihorera, akomeza kumusuhuza, bigaragara ko uyu mugabo atabyitayeho, ndetse wa mugani wagira ngo ibintu byose biba hariya aba bifitemo uruhare. Uyu mugabo ameze nk'urambiwe, arimyoza cyane avuga ati buretse gatoya ndaje nkuvugishe, buretse gatoya. Ati wagakobwa we, waretse kundogoya uza kumvugira mu matwi ngo ibyo gicamunsi kiza cyawe ni ikihe kintu kiza uri kubona muri iki gicamunsi? Ninde wakubwiye ko njyewe nifuza kumva iyo ndirimbo yawe ngo igicamunsi kiza, ngo igicamunsi kiza? Uyu mwana avuga ati anko ndakwinginze. Umugabo avuga ati ngaho ririmba iyo ndirimbo yawe twumve se. Ati ni Gift sister wanjye arimo kurira. Ati sister wanjye ntabwo ameze neza, ararwaye, ndetse ararwaye cyane, ndetse nkeneye amafaranga kugira ngo basi mbashe kumugurira imiti. Ndakwinginze anko, ndakwinginze rwose, mfasha umpereza amafaranga cyangwa se uba umpaye amafaranga njye kuvuza umuvandimwe wanjye. Uyu musaza ahita amubaza ati Gift ninde se nyagasani? Nkaho atamuzi. Uyu mwana ahita avuga ati ni sister wanjye, ni Gift nyine turimo kuvuga. Umusaza amwitegereza, umwana akomeza gutakamba cyane, umusaza amureba, amutunga urutoki avuga ati mva nkubwire, wa wundi uherutse kuza kuncarenjinga se? Hoya, wa wundi uherutse kuza kuncarenjinga. Uyu nguyu ahita apfukama hasi, akaza akinja ko ngo ari ngiye ufite uruhare mu kwica mama wawe, umugore w'umuvandimwe wanjye. Mbese uyu mugabo, bano bana ni abana b'umuvandimwe we. Ati uwo niwe urimo kuza gutakambira ngo ararwaye kugira ngo mufashe? Ati no, ntabwo bishoboka. Uyu mwana yaratakambye avuga ati ni umwana, ntabwo azi ibyo yakoraga ubwo yazaga kukubwira biriya bintu byose. Ndakwinginze mfasha, ndakwinginze mfasha. Uyu mugabo yakwenye uyu mwana, nyuma yo kumukwena ahubwo anamwirukaho amubwira ati va ahangaha wa muginga we. Amwirukaho cyane, akomeza no kwivugira kuri telefone. Abana yabaciye amazi, nko kuvuga ngo uwo muvandimwe wawe nashake apfe, ibyo biramureba. Uyu mwana yarababaye cyane, ndetse uyu mwana ntabwo yacitse intege, yakomeje kuzerera. Hari iduka yajeho ahangaha, ndetse hari umugabo yahasanze amukoraho avuga ati igicamunsi kiza nyakubahwa. Ati yego igicamunsi kiza, hari icyo nshobora kugufasha se wa mwana we? Umwana avuga ati nyakubahwa ndakwinginze, umuvandimwe wanjye ararwaye cyane, ndetse nkeneye amafaranga yo kugira ngo mbashe kumugurira imiti nyakubahwa. Niyo cyaba ari igihumbi cyonyine, niyo cyaba ari igihumbi cyonyine. Uyu nguyu amureba anaseka cyane, yasi yabuze ubumuntu. Ati mbese ngo niyo cyaba igihumbi cyonyine wakana? Urabizi, ngaho genda ujye gushakisha akazi. Izi ni trike zanyusha, izi trike ntabwo zijya zinkoraho. Noneho uratekereza aka kanya ndi ikigoryi rero? Umwana avuga ati oya ntabwo uri ikigoryi. Ngo sister wawe ngo ararwaye, ngo niyo ngo cyaba igihumbi cyonyine gusa. Nyagasani aramukwena ati mva mu menyo mva inyuma aho ngaho wagakobwa we. Uyu mwana avuga ati nyakubahwa, ati aho ngaho ugenda wagakobwa ivaho ugenda. Ati urema kuza aha ngaha wigira agasura kakana ngo urashaka igihumbi ngo kugira ngo ugurire sister wawe imiti? Baramukwena. Uyu avuga ati nyakubahwa sister wanjye ararwaye cyane. Umugabo amureba nabi cyane avuga ati va ahangaha wagakobwa we. Ndetse uyu mugabo ahita yihindukirira avuga ati nta mafaranga ngahe ngiye kukwishyura. Uyu nguyu amubwira ati ni 300. Ndetse uyu mugabo yishyura amafaranga. Uyu mwana w'umukobwa arimo kumwitegereza. Uyu mugabo ahereza uwo yishyura, nawe bamuhereza ibintu nyine yishyuriye. Uyu mugabo mu gushyira ikofi inyuma, iyi kofi ihita igwa hano hasi. Uyu mugabo ntiyabimenya, ndetse uyu mwana ahita atora iyi kofi kubera ko abonyemo yano mafaranga, ayitora gake gakeya. Umwana ahita acaho aragenda. Nyagasani, uyu mugabo yamaze kurambika utuntu twe hasi, atangira kwikorakoraho kwa kundi umuntu aba yikoraho. Mu gukora inyuma ikofi ye ahita yibura, amenya ko byanga byakunda hari ikintu kibaye.
yahindukiye yitegereza impande n'impande avuga ati ikofi yanjye, kano gakobwa gaciye, kano gakobwa gaciye hehe? Amenya ko uyu mukobwa atwaye ikofi, avuga ati kano kana k'agakobwa kantwariye ikofi. Uyu mugabo yagiye yiruka cyane yambuka ahangaha kugira ngo ajye kureba, ndetse n'uyu mucuruzi nawe aramukurikira avuga ati nyakubahwa, nyakubahwa, amasaha yaragiye. Hano ku ruhande hari abantu bameze nk'abarimo gushungera, ndetse uyu mugabo bari bibye ikofi, cyangwa se tubonye avuga ngo ikofi ye yavuye ahangaha, yari n'abandi bantu barimo kwihanagura ibiganza, hahandi abantu batagira n'impuhwe. Wa mucuruzi nawe wari waje amukurikiye aje kureba ngo ikofi ye n'ibiki byose, asigara ahangaha yumiwe n'uwo bari kumwe. Hari ibyo barimo kureba bashungereye cyane, arangije ahita abwira mugenzi we avuga ati reka tuva ahangaha. Bigaragara ko hano hantu hamaze kubera amabara menshi. Wa mwana w'umukobwa bamaze kumwica, bamwiciye ahangaha bamujijije ko yari yibye ikofi. Undebere umuryango wose ubundi iri gutya, niko bavuga ngo kumwe umuryango uba ufite ibibazo bikomeye cyane. Nyina amaze gupfa, uyu mwana murumuna we ahita arwara mu gihe arimo kwiruka mu byo gushakisha imiti, akoza agakosa gatoya cyane, uyu mwana ahita apfa. Nyagasani, ubwo hasigaye umuvandimwe we gusa, ndetse nawe urwaye. Hano mu rugo hari uwaje avuga ati masi, masi, wa mugore twabonye wari uri guca umusaza inzara, yaje ahangaha iwabo waba banatubonye, avuga ati masi, ati masi wa gakobwa we, ndabizi ko byanga byakunda uri ahangaha. Aza ahamagara avuga ati masi, ngo sohoka aho ngaho vuba vuba. Kumbe wa mwana twabonaga wari urimo no kubihanganisha nyuma y'urupfu rwabo yitwa masi, ni uw'uyu mugore. Yasohotse ngo avuga ati vayo hano wa gakobwa, ese urimo gukora iki ahangaha muri uru rugo? Ati papa wamaze igihe kinini cyane arimo kugushakisha hano impande n'impande, wowe iteka ryose uba uri mu byago bikomeye, ujye wirinda ibyago ariko ntabwo utega amatwi. None se urimo gukora iki ahangaha wakana we? Uyavuga ati ikintu gihari nuko Gift arimo ahangaha kandi ntabwo ameze neza, ararwaye cyane. Ati kandi urwego bigezeho uyu mwana Gift akeneye kujya kwa muganga. Uyavuga ati ibyo se bikurebaho iki? Ibyo bikureba mbaraga tatu wavuciye ahangaha waje cyo wagakobwa we. Aragafata kano kana agakwenshebana kugira ngo akajyana, avuga ati mama ndakwinginze, mama ndakwinginze. Baje ahangaha mu rugo bari kwikorera uturimo twabo bisanzwe, nyine ni mu rugo rwa wa musaza. Ndetse barahangaha umusaza yaturutse impande n'impande arimo kumwenyura yishimye cyane, cyangwa se wagira ngo ameze nk'urimo guserebura. Uyu mugore aramubona, umusaza aza yegera aririmba indirimbo z'amashimwe, kwa kundi umuntu aba yageze ku kintu gikomeye cyane. Araza yegera ahangaha avuga ati mbese yishimye, agaragariza umugore we ibyishimo, cyangwa se uyu nguyu uri ahangaha avuga ati ni biki byabaye se ko wishimye? Uyu mugabo akomeza kwivuga imyato cyane, cyangwa se yishimye cyane, bigaragara ko hari ikintu cyabaye, aruhutse umutima cyane. Ati bwa nyuma na nyuma ari uyu mugabo, ati Imana yanjye yashyize abanzi banjye mu gisebo, cyangwa se yabasebesheje cyane. Bamwitegereza cyane, umugore avuga ati nibiki urimo kugerageza kuvuga se? Umugabo aseka cyane ati none se ntabwo wigeze ubyumva? Ari umugabo abwira umugore, uyavuga ati numva ibiki se? Areba n'umwana ati nawe ntabwo wigeze ubyumva se masi? Umwana avuga ati oya njye nta kintu numvise. Umugabo aserebura cyane ati amakuru ahantu hose yamamaye, ibintu byose byamenyekanye, uturuka mu burasirazuba kugera mu burengerazuba ukajya mu majyaruguru n'amajyepfo, ibintu byose. Uyavuga ati ano se ibintu byose urimo kuvuga ngo byasesekaye ahantu hari hose, ni ibiki urimo kuvuga? Uyavuga ati ndimo kuvuga amakuru nyine. Umugore avuga ati nayahe makuru urimo kuvuga? Uyu mugabo avuga ati none se ntabwo ari wa mwana w'ikigoryi, cyangwa se ka gakobwa k'ikigoryi k'umuvandimwe wanjye wapfuye, sibyo ndimo kuvuga? Ati ngo izina rye yitwa Ndera, ngo yitwa Ndera. Uyavuga ati ni Adeze se turimo kuvuga? Ngo ni Adeze. Ati cyane rwose ni uwo ngo turimo kuvuga. Ati yapfuye. Uyahita avuga ati Jesus Christ, mbese uyu mugabo ni umuntu uteye buryo ki niba akwanga ugapfa abyishimira cyane, akavuga ngo ni amakuru arimo gusakara ahantu impande n'impande? Ni wa mwana bamaze kwica bica baziza ko ngo yari yibye akantu k'agakofi ajye kugura imiti. Ati narakubwiye, ari umusaza, narakubwiye rwose, njye nakubwiye ko turiya dukobwa tw'utugoryi twombi bariya
abakobwa badafite icyo bamaze, badafite agaciro, igihe cyabo kizagera nabo bagahita bapfa bagakurikira nyina. Uyavuga ati oya, ati uriya mukobwa yibye amafaranga, yagiye yiba amafaranga, ati aragenda rwose yiba ikofi y'umuntu. Ubwo urubyiruko nta kindi rwakoze, cyangwa se abo basore bahise bamukubita kugeza apfuye ashira mu mwuka. Nyagasani, uyu musaza nibyo bintu bimushimishije. Uyu mwana nyuma yo kumva iyi nkuru y'ibintu byabaye, ni Masi, ni umwana w'aba bombi, ariko bigaragara ko yikundira bano bana cyangwa se yabakundaga. Yaje yiruka cyane, bavuga bati umuriro wapfuye nta n'ijwi ryawo ryumvikanye na gatoya. Ati nta gasopo cyangwa se nta mburo, ndetse nta no gusezera, no firewall. Ati aka kanya ndi hafi cyane, ndetse amaraso yanjye ari hafi, yegereye hafi cyane. Ati ubuzima bwanjye buri kugera mu kangaratete gakomeye cyane. Uyu mwana Masi yamenye aho uyu Adeze cyangwa se Adeze nyine yapfiriye, aza yiruka cyane amufata avuga ati Adeze, ni ukubera iki bino bintu wabikora? Mbese aza kumuririra cyane amenye ko amaze gupfa. Abyumvise kuri papa we cyangwa se uriya umusaza wari ugiye kubivuga yishimye cyane. Ndetse nta nubwo ari byo byabaye gusa, uyu mwana Masi yagarutse ahangaha mu rugo rw'aba bana, ndetse mu kwinjira ahangaha muri uru rugo, wa mwana Gift aryamye ahangaha kuri ubu buriri. Aza yegera, ndetse uyu mwana Gift nawe ameze nk'umuntu utakibasha kunyeganyega, yaramwegereye gake gake amukoraho, amwitegereza avuga ati Gift, ndetse uyu mwana ntabwo arimo kunyeganyega. Yamukozaho, umuryango wose urimbutse uko nguko, ndetse mu kumwegereza umutwe ahita yikanga cyane avuga ati Jesus. Mbese yaba umubyeyi, ubwo uriya mugabo tubonye avuga ngo na papa we cyangwa se umuvandimwe we yarapfuye, yaba umubyeyi n'abana babiri bose bashiriye icyarimwe. Bya bindi abantu bavuga ngo ni urupfu rw'amaherere, utapfa kumenya ukuntu byagenze. Ariko bigaragara kuri uriya musaza, urupfu rw'uriya mubyeyi ndetse n'uyu mwana abigizemo uruhare, kubera ko uyu mwana yatangiye gufatwa nyuma yuko akoze ibintu by'imitongero. Uyu mwana Gift nawe nuko nguko yagiye. Ahangaha ku ruhande, Masi yaje ahangaha mu rugo, ndetse hari urimo no kumwihanganisha, ariko kubera ko hari undi muntu, uyu musaza atangira kuza avuga amagambo avuga ati umuryango wanjye urarimbutse, ameze nk'umuntu ubabaye cyane, kugira ngo bano bantu bumve ko ababaye cyane. Yaje kwicara ahangaha avuga ati umuryango wanjye we, umuvandimwe wanjye, umuryango we wose urarimbutse. Bino bintu bibaye ni ibiki? Kubera iki umuryango wanjye washira uko nguko? Gusa uyu musaza ntiyari pfana, avuga ati uriya mugore naramubwiye, ndamubwira nti wa mugore we inoma, wa mugore we toza abana bawe cyangwa se rera abana bawe n'ikinyabupfura. Uyu mugore arangije ahita avuga ati oya, ntabwo mbishaka. Mbese arananira. Abari ahangaha barimwo kurira cyane, ndetse umugore yakomeje kujya avuga ngo ndamwanga cyane, ngo ndetse ngo nanga n'abana be. None reba, uyu mugore arapfuye. Uyu musaza nyine nibo abantu baba ari abagome cyane, ku buryo upfa akakuvugiraho ntanigirire n'akabanga cyangwa se ngo abihishe. Ariko umuryango ni kuriya urimbutse, kandi ngo ni umuryango wa mukuru we cyangwa se w'umuvandimwe we bavukanaga. Ibyo ngibyo nyuma yo kuba igihe cyaragiye, ndetse bigaragara ko iminsi n'amasaha byisunitse cyane. Sasa mu masaha ya nijoro, ahangaha muri rwa rugo ubwo rusigaye nta muntu n'umwe urutuyemo, hari amajwi yararimo gusekera ahangaha ku ruhande. Hari uwaje uko nguko. Nyagasani, ni umwana w'umukobwa, ni uko nguko yaje. Uyu mwana w'umukobwa agarutse iwabo muri ubwo buryo, ndetse mu kuza yambaye, bigaragara ko uku nguku niko baba baramushyinguye. Uyu mwana yaje ahangaha yegera imbere gatoya, imbere y'urugo rwabo. Amajwi akomeza kuhasekera cyane, amera nk'utegereje, ndetse mu kandi kanya n'umuvandimwe we nuko nguko yaje. Aba bana nuko nguko bagarutse, nuko nguko baje. Uyu mwana nawe Gift nyuma yo kubura ubuvuzi, ubwo nyine ni kuriya yaciyeho. Ariko bino byose ari bya bindi abantu mujya mwita ngo ni ibiterezanyo. Buriya hari ibintu muba mugomba kwitondera. Abana nuko nguko baje ahangaha, baregerana, bigaragara ko bafite umujinya mwinshi cyane. Umukuru we amubwira ati none se aka kanya uriteguye neza cyane? Uriteguye? Uyu mwana Gift avuga ati yego rwose nditeguye, meze neza cyane. Ati reka aka kanya twihorere birengeje urugero kuri bariya abantu bose tubaziza ibyo badukoreye cyangwa se ubuhemu badukoreye. Ati reka dutume buri muntu uwo ari we wese utuye muri iki giturage yishyurira ku kuba yarirengagije abana b'imfubyi
nkatwe mu gihe twari tubakeneye cyangwa se dukeneye ubufasha. Nicyo kintu kituzanye. Uyu nguyu avuga ati bazishyura amarira yariyo yose twarize cyangwa se buri gitonyanga kirira twarize bagomba kukishyura cyane, ndetse tugiye kubahawuntinga kugeza igihe batazigera bagirira amahoro cyangwa se ku buryo nta mahoro bazigera bongera kugirira muri iki giturage. Ngo haye ikaze mu gasobanuye k'uyu munsi. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko ngashyizeho uzajya uhita ukabona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788205788, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva ahangaha mu rugo, ndetse ni mu masaha ya nijoro. Abana bihaye intego y'uko igihe bari imfubyi bakeneye ubufasha nta muntu wigeze ubabona, baratakamba biranga, none igiturage baraje kugira ngo bagihawuntinge kugeza igihe nta muntu uzongera kugira amahoro. Umusaza aryamye Gift nuko nguko yaje amwitegereza ati rwose ndebera uyu mugabo. Ni umusaza wiryamiye n'umugore we, ati aryamye mu mahoro menshi cyane kandi yari akwiriye gusafaringa. Gute ushobora kubaho mu mahoro kandi icyo wari ukwiriye ari ububabare bwinshi cyane? Umusaza araryamye mu mahoro, umwana nta kindi yakoze, yarambuye ikiganza, ndetse mu kurambura ikiganza cye agishyira kuri uyu musaza amukubitisha imbaraga zidasanzwe, ndetse umusaza ahita amuburisha ahangaha. Ni mu masaha ya nijoro ngo tugiye kubabuza amahoro, kandi koko nta mahoro y'umunyabyaha. Aba bana nuko nguko baje nk'amaghosts cyangwa se amasipiriti aje kwihorera. Uyu mwana afite umujinya mwinshi ariko anamwenyuraho, nuko nguko bagarutse. Ibyo byarabaye ndetse bwaranakeye ahangaha. Sasa mugucya umusaza areba ahantu aryamye. Hano uhita wibaza, naraye ku buriri kuri matera nziza. Umusaza yarakangutse. Mu gukanguka abana ari gukubitwa n'urumuri rwinshi cyane rw'ubuke. Ati hey bino bintu se ni ibiki? Ibi bintu ni ibiki rero? Ati ko ndi hanze se? Reba ndi hano hanze. Bino bintu ni ibiki? Umusaza biramucanga cyane. Ati nuko bari ikindi hano hanze. Umusaza yisanze hano hanze. Ngo bene ibi ngibi ndetse n'ibindi bisa nabyo nibyo zino roho cyangwa se imizimu yaba bana igiye gukora kugira ngo bantu babura amahoro, buri wese biyambaje basaba imiti n'ubuvuzi kugira ngo babashe kubaho. Uyu mugabo biramucanga. Mbese abana bagarutse guhawuntinga kugira ngo hano hantu bahahawuntinge mpaka kugeza igihe abantu batangiriye kubura amahoro. Uyu musaza nyuma yo kweguka yihunguye no ku maso kugira ngo arebe ko bino bintu ari ibyanyabyo koko. Atungurwa no kubona akiri hanze, avuga ati yego koko ndi hanze byanyabyo, nisanze hanze byanyabyo. Yitegereza impande n'impande, umusaza biramucanga cyane. Ate se ni gute bino bintu bishoboka? Nkaryama mu buriri. Ati oya, bino bintu ntabwo bishoboka rwose. None se ndimo kurota cyangwa bimeze bite? None se ni gute ibi ngibi byabaye? Uyu mugabo yamaze kubitekereza ahita avuga ati rino ni iyobera rikomeye cyane, Imana ibindinde, God forbid. Rino yobera Imana irindinde yizengurutsaho God forbid inshuro nyinshi cyane. Buriya sinzi ukuntu biteye, bya bindi nyankunda kuvuga, abantu dukora ibinyuranyije sinzi n'impamvu dukunda kuvuga Imana cyane. Imana ibindinde, niba ibinadushyigikiye no mu byo tuba twakoze simbizi, ariko ngewe bino mpita mbona ko biba byabuzemo inyurabwenge y'uwo muntu. Atokesha avuga ati Imana ibindinde cyane, bino bintu ni gute bishobora kuba? Ndetse nta kindi cyabaye. Uyu mugabo yabyutse aho yaraye hanze, umugore n'umwana bibereye ahangaha bari gukora uturimo twa mu gitondo n'ibiki byose. Uyu mugabo yaje yegera, ndetse ahageze inyuma y'umugore we arahagarara. Umugore mu guhindukira ahita yikanga cyane, yitegereza umugabo we amureba. Bimeze bite se? Uyu mwana Gift nawe arahindukira yitegereza. Ati igitondo cyiza mugabo. Uyu mugabo nawe yitegereza avuga ati igitondo cyiza? Ngo igitondo cyiza ari uyu mugabo. Abareba abangaba uyavuga ati none se mugabo, njye nari natekereje ko wari wagiye kwatendinga ya nama wari urimo kuvugaho cya gihe. Yitegereza umugabo. None se buretse gatoya, none se uko nguko niko wagiye kwitabira inama umeze? Nuko kuko byari bimeze? Ntumbwire ko wagiye mu nama wambaye uko nguko, yambaye agatenge. Aya ngaya amureba n'umugabo, amurebana n'umujinya mwinshi cyane. Umugore biramutungura cyane ati hey, uya ni gute twagera kuri urwo rwego se? Umugabo ahita amubwira ati komeza usakuze cyane rwose, komeza usakuze. Areba ati sakuze. Hoya nawe wakana we,
yiyunge kuri mama wawe musakuze, nimusakuze. Kwa kundi ibintu biba ku muntu akaza ari gutura umujinya abo babana. Hano nta yindi mpamvu yatekereza amureba. Ati ese mwembi uko muri babiri ni ibiki mwankoreye? Ni iki mwankoreye rero? Uyu mwana yitegereza papa we areba na mama. Ahaha, njye nta kintu nigeze nkora. Umugore avuga ati ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Umugabo ati ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Ngiye kubibaza iyindi nshuro ya kabiri. Ese uko muri babiri mwembi ni ibiki mwankoreye? Wowe nawe ni mwebwe ndimo kubaza ni ibiki mwankoreye, ni iki mwakoze? Uyu mugore avuga ati none se wa mwana we hari ibintu wakoreye papa wawe? Umwana avuga ati njye nta kintu nigeze nkora. Nese nibiki byabaye? Njye nta kintu nigeze nkora. Nyagasani batangira gushinjanya amakosa ndetse nta nubwo bapfa kumenya ibintu byabereye ahangaha. Umwana avuga ati njye ndimo kwitorera ahangaha cyangwa se gutoranya palm fruits, njye nta kintu nigeze nkorera papa wanjye. Mbese uyu mugabo aza kubashinja amakosa y'ibintu byamubayeho, ko yaraye hanze kandi iyo aherutse aryama mu nzu nijoro. Hano ku ruhande hari umusore wari urimo kwigendera muri karitsiye, nk'uko bisanzwe bigaragara ko nyine ari umusore uba witemberera bisanzwe muri karitsiye. Ndetse uyu musore arimo kugenda ahanga muri karitsiye, bano bana bombi nuko nguko baje, nuko nguko bigaragaza nyine nk'amaspirits cyangwa se nk'amagoste. Uyu nguyu avuga ati uyu musore niwe wa nyawe. Mbese bashaka uyu avuga ati cyane rwose nshobora kubibona, ni abavandimwe Adeze ndetse na Gift. Ati Amefu nababivugira icyarimwe barimo kumuhamagara. Uyu musore ahita yikanga cyane, arahindukira arababona. Umusore bimeze bite se? Agaruka inyuma. Uyu nguyu amubwira ati uyu munsi umeze gute se, amakuru yawe? Uyu avuga ati meze neza cyane nk'uko namwe murimo kubibona. Ese muri bande? Ndetse izina ryanjye ni gute mubashije kurimenya? Uyu nguyu avuga ati anko wawe yarakwemvise cyangwa se yaragutumiye kugira ngo mujye kubana mu mujyi, ujye kubana nawe. Ibyo bintu ukeneye kubitekerezaho cyane mbere y'uko ubikora. Uyu avuga ati kubera iki se? Buretse gatoya, none se nukubera iki ngomba kubitekerezaho? Ati njyanyeneye kumenya ubundi mwebwe muri bande, ndetse ni na gute mumenye intention yanjye cyangwa se muzi ko ejo nzagenda nkajya mu mujyi nkajya kubana na anko wanjye. Uyu mwana ahita amubwira ati ubaza ibibazo byinshi cyane bitari ngombwa. Ati wowe turagira ngo udutege amatwi. Uyu musore ahita avuga ati reba mwembi uko muri babiri murimo kuntera ubwoba, ndetse iyi ni inshuro ya mbere mbabonyeho, ntabwo nsanzwe mpazi, ndetse kandi izina ryanjye ngeno nkanasanga munarizi, mukaba munazi ko ejo nzatravelinga nkajya mu mujyi. Ese nibiki bijya mbere ahangaha? Uyu mwana avuga ati Amefuna, mama wawe yaguhitiyemo izina ryiza rwose, bityo ndagira ngo udutege amatwi utwumve. Twebwe tugufiteho intention nziza, nta kintu tugushakaho kitari icyiza. Mbese ni umusore baje kwirebera ahangaha muri karitsiye, ntagira akantu na gato kagucika. Uyu musore ahita avuga ati oke, nta kibazo rwose. None aka kanya niba nshobora kubabaza nimumbwire, none se nindamuka mpatirije nkavuga ngo nshaka kujya mu mujyi no kubana na anko wanjye bizagenda gute? Ni ibiki bizambaho rero? Uyu nguyu avuga ati anko wawe ibintu akwifuriza ni ibintu biri malicious, biba bimeze nka virusi, ngo anko wawe afite malicious intention cyangwa se gushakira ikintu kitari cyiza cyakwangiriza, ndetse azagukoresha muri ritual kugira ngo abone amafaranga, cyangwa se ritual ni ya mihango abantu bajya batambamo ibitambo abandi kugira ngo babone amafaranga. Uyu nguyu yahita avuga ati cimo, bino bintu noneho bishobora kuba ari ukuri. Bigaragara ko ashobora kuba yari yaranumvise n'ibihuha rero. Hey, reba, hari ibihuha bivuga ko birimo kugenda muri iki giturage bivuga ko anko wanjye ngo ari umuritualiste cyangwa se wa muntu utamba ibitambo by'abantu. Hey, kandi nta n'umuntu wari warigeze yizera ibyo bintu, kubera ko anko wanjye ni umukristo wiyeguriye ubukristo bukomeye cyane, ndetse akaba ari uwiyeguriye kuba umwana w'Imana bikomeye cyane. Nyagasani, abantu se si bihisha mu madini nyine? Uyu nguyu yarabimenya atunga no kumva na bano bana babizi. Gift avuga ati yego anko wawe ni nyamwigendaho, ibyo bintu byose arabikora, arikunda cyane. Uyu musore ahita atungurwa cyane avuga ati oh, reba murakoze cyane, ndetse murakoze cyane, ndabashimiye birenze urugero. Ati kuri aya makuru mu mpayi ndabasezeranije ko ntazigera njya mwa uriya mujyi, ahubwo nta nubwo nzigera nsubira niwe mu rugo muri ubu buzima bwanjye, ntabwo ibyo ngibyo bizigera biba. Murakoze cyane Nyagasani. Abana mu byabazanye ibi ngibi nabyo birimo, ariko se ko baje bavuga ngo bashaka kwihorera ku bw'amarira barize igiturage cyose cyahariya batuye bakanga kubumva, bakaba banashinja na anko ko ari we wishe mama wabo, akabigiramo n'uruhare. Ni igiki cyabaye cyangwa se n'iki bashaka kuri uyu musore? Nuko nguko baciye. Uyu musore mu kubibona ahita atungurwa cyane, ava ahangaha harimo kwirukanka, ntagera akantu na gato kagucika. Hano mu
mu rugo uyu musaza yibereye ahangaha ni umusaza umeze ukuntu arimo yayura umugore nuko nguko yamuzana avuga ati inaya butuje wanambanze nkuzanire ati ibiryo birateguye ndetse uyu mugore arabizana abirambika ahangaha ku meza nibyo yamuteguriye n'amazi. Ako kanya uyu mwana wabo witwa Masi nuko nguko yaturutse hariya ku ruhande. Masi yaje yegera uyu musaza n'uyu mugore aho bagiye kurira. Uyu mugore yitegereza uyu mwana w'umukobwa amureba. Umwana w'umukobwa nta kindi yakoze. Umugore amureba avuga ati Masi umwana nta kindi yakoze. Yahise aterura bya biryo arangije abimena kuri papa we Nyagasani. Ati wate isahani arangije yisubiza hariya ku ruhande. Umugore tungurwa avuga ati Masi n'umugabo bamuhamagarira icyarimwe. Masi atese uyu mwana vipize nase ibi ni ubusazi cyangwa se ni ibihe bindi? Ibi ni ubusazi? Uyu nguyu asubiza ati ni wowe musazi ahubwo wagisaza we kikibi cyangwa se wa mugabo w'ikibi. Ati ugomba gufesinga ingaruka z'ibyo wakoze cyangwa se ugomba guhura n'ingaruka z'ibyo wakoze Nyagasani. Uje uvuga ati wataye ubwonko bwibutsa wagakobwa we, ni gute utinyuka ukavugisha papa wawe muri iyo myitwarire itari mu ikinyabupfura? Uje uvuga ati uyu nguyu ntabwo ari papa wanjye, ni umugabo w'ikibi cyane Nyagasani. Uyu mugabo arikanga yitegereza uyu mwana bamubwira bati Masi wagakobwa we. Umwana w'umukobwa arongera acaho aragenda. Uyu mwana ariko bigaragara ko yari ameze nk'uwahindutse cyane, arangije acaho aragenda. Uyu mugabo asigara yumiwe. Umugore avuga ati hey, umugabo avuga ati hanyuma urimo kugerageza gukora iki? Ibyo ngibyo byihorera aho ngaho. Uyu mugore ati noneho nibyo ntarabona ndabibonye. Umugabo asigara yitotomba ahangaha ati nibyo ntarabona rwose, umwana wanjye ageze igihe cyo kumenaho n'ibiryo bishyushye. Ndatunguwe cyane ndetse n'uyu mugore nawe biramurenga. Uyu mwana w'umukobwa Masi nuko nguko yaje, ariko bigaragara ko uyu mwana wagira ngo yahindutse cyane, wagira ngo hari ibintu birimo kumukoreramo. Ndetse koko uyu mwana w'umukobwa yageze ahangaha hari ibyabaye, kumbe yari yabaye possessed cyangwa se yinjiriwe. Umuzimu w'uyu mwana Gift wari wamwinjiyemo cyangwa se roho y'uyu mwana ahita amuvamo. Uyu mwana Masi mu kwireba ahita atungurwa cyane avuga ati nibiki nkoze, ese nibiki papa? Asubirayo yiruka cyane ahamagara ati papa. Ati ibingibi ni itangiriro, ni umwana Gift cyangwa se spirit yivuga ati ringiri ni itangiriro, ndetse kandi uriya mugabo azarangira mu buryo bukomeye cyane. Mbese ubuzima bugiye kumugora kugeza igihe azarangira nabi cyane. Umwana ahita acaho aragenda. Uyu musaza yaje gupfukamisha umwana we Masi ahangaha, ariko babana babiri b'abakobwa imizimu yabo iri ahangaha, ni Gift ndetse na Adeze. Uyu mwana atakamba avuga ati papa umbabarire cyane, ntabwo nzi ibintu nakoze cyangwa se ntabwo nzi ibintu byanjemo, ariko nsabye imbabazi rwose, uriya ntabwo yari ngewe wakoze biriya bintu. Ni nyuma y'uko uyu mwana Gift amuposesinze akaza akamumeneshaho ibiryo kuri uyu musaza. Umusaza avuga ati ngo urimo gusaba imbabazi. Yasaze cyane, arimo kubona uyu mwana we mwo ikibi cyane. Ati wakana we Masi, ngiye kukwereka, ngiye kukwigisha isomo rikomeye cyane. Watinyutse usuka ibiryo bishyushye kuri papa wawe umumenaho ibiryo rwose, ibiryo kandi nari ngiye kurya, none se ntabwo ari byo wakoze? Umwana avuga ati nsabye imbabazi rwose. Uyu mugabo ahita avuga ati oya, waranyihakanye ndetse urangije unyita n'amazina. Yavuze ngo ntabwo ari papa we, ngo ahubwo ni umugabo w'ikibi cyane. Uyu musaza ati rwose urahangaha, hanyuma y'ibyo byose urimo kumbwira ngo ntabwo uzi ibyakujemo. Ati rwose ngiye kuguhana ku buryo uri buze kumenya ibintu byakujemo. Uyu musaza yarakaye cyane ati wa mugore we nzanira iyo nkoni, ndetse aba bana imizimu yabo cyangwa se ziroho zabo ziri ahangaha. Ati wa mugore we wanzaniye iyo nkoni kurimo gutinda. Umugore avuga ati ndimo kuza rwose ndaje. Ati uwo mwana mworohereze rwose mukiriremo imiyaga. Uyu mugabo avuga ati tugiye kubireba, wempereza iyo nkoni gusa nkwereke ibintu tugiye gukora. Uyu mugore yaje yijujuta ariko afite n'ikibando. Ati zaniye nkoni ahangaha, zana. Ati rwose mworohereza. Ati ngo mworohereza. Ati oya wa mugore we bino bintu bijye kure, ntubyinjiramo, ureke nikorera akazi. Aka kana Masi karimo gutakamba gasaba imbabazi. Ati zana ibiganza byawe cyangwa urashaka ko
urankubita, urashaka ko urwo rutwe rwawe ndumena. Uyu musaza ni umugome. Ati byiza, agiye gukubita, umusaza ugiye gukubita hari ibibaraga byahise bimukubita. Nyagasani, za roho ziri hano hafi, uyu musaza baramubanisha, ibibaraga biramukubita. Ndapfuye, ye. Ati kuboko kwanjye ntabwo nshobora kukumanura we, sinshobora kukumanura. Umugore avuga ati nyine manura ku kuboko kwawe gerageza. Ndapfuye. Roho zihita ziniciraho ziragenda. Ati wagakobwa we mase wamanuye ukuboko kwanjye ukagushyira hano hasi. Umwana atakamba avuga ati papa ntabwo njyari ngewe wabikoze ibyo bintu. Ati ndekura wagakobwa we. Uyu mugore agerageza kujya kumanura akaboko k'umugabo we. Hano ku ruhande wa musore twabonye yibereye ahangaha, bano bana nuko nguko baje, ndetse mu guhindukira ahita babona arikanga cyane abareba. Ati murankanze. Uyu ngo yavuga ati ntabwo twari tugambiriye kugukanga. Uyu musore avuga ati nase niki munshakaho nanone kandi murashaka iki? Uyu mwana Gift avuga ati ntabwo turi ahangaha kugira ngo tukwangirize. Uyu avuga ati turi ahangaha kugira ngo tubashe kukuyobora. Ati buri kintu icyo ari cyo cyose ntuza gutuma mama wawe agusunikiriza kugira ngo ujye mu mujyi kubana na onkere wawe. Uyu avuga ngo kunyobora nese ni ukubera iki mwembi uko muri babiri munyitayeho. Uyu nguyu amubwira ati nyine tukwitayeho kubera ko tukwitayeho. Uyu musore avuga ati nase ni gute mwita ku muntu kandi uwo muntu mukaba mutanamuzi? Nimuvuge se nkeneye igisubizo nonaha. Uyu mwana Gift avuga ati cyane rwose tukuziho byinshi cyane utazi. Uyu nguyu avuga ati hari icyuho ugomba kuzuza, there is a void you need to fill. Niko amubwiye ngo hari ahantu hari icyuho uyu musore akeneye kujya kuzuza. Uyu musore avuga ati reba mwembe uko muri babiri mutangiye kundakaza cyane, nimba mudafite ikintu mugomba gukora. Uyu nguyu avuga ati genda ubwire mama wawe akwereke cyangwa se akubwire ukuri kwerekeye kuri wowe cyangwa se ukuri kwawe kwa nyako. Nyagasani, ati turagukeneye nonaha, ndetse igihe kirimo kudusiga kirimo kwirukanka. Uyu avuga ati ngo mushatse kuvuga iki se ngo ukuri kunyerekeyeho cyangwa se ibijyanye nanjye? Reba niba mutavuye ahangaha nonaha mwabagenga mwe, reka ngere. Agiye gufata amazi ngo yabameneho, abana bahita bacaho baragenda. Uyu ni umusore tutazi, ariko bano bana mukuza ngo muri misiyo yabo yo kwihorera kugira ngo bihorere kuri uriya musaza n'igiturage cyatumye bapfa cyangwa se bakava hano ku isi mu buryo budafututse. Uyu musore niwe bahereyeho baza kureba. Umusore biramucanga. Sasa ahangaha ku ruhande muzahe barimo kumwitaho ataka cyane, hey ndapfuye ntwayo. Umugore arimo gushaka uko amwitaho, akaboko bakabanye bakamugaje nyine. Umugore amukandira umugabo, ndapfuye. Ati hey, uyu nguyu amubwira ati tuza rwose. Ati bino bintu bikimara kurangira cyangwa se bigiye ku ruhande ari uyu mugabo, uyu mukobwa amasingiye kumujyana kwa chief priest cyangwa se ahantu ku mupfumu. Oya avuga ati kugira ngo bigende gute se? Uyu mugabo avuga ati byanga byakunda chief priest ngo ni Okaka agomba gusobanura bino bintu ukuntu bimeze cyangwa se ibintu birimo kuba. Hey, ndapfuye. Ati agakobwa kanzinya nk'uku nguku gafite izi mbaraga zikomeye cyane kandi karakane ntabwo ariko karimo kubikora. Ati rwose oya umusaza byamucanze. Uyu mugore avuga ati none se inaya we urishuwa neza cyane ko uyu mwana w'umukobwa ari ufite mu nshingano bino bintu byakubayeho bino birimo kukubaho? Umugabo avuga ati inshuti yanjye wowe kora bino bintu urimo gukora, ni ukubera ko urimo kumbaza ibibazo by'ubugoryi rwose. Wowe komeza gukora ibyo urimo gukora. Ati iyo umpajije ikibazo cyangwa se ugiye kubaza ujye ubanza ubitekerezeho rwose. Agakobwa kari gafite ubushobozi bwo kuba kakora biriya bintu rwose, wowe uri kwirirwa ubaririza koko? None se ntabwo urimo kubona ko kano gakobwa kari possessed cyangwa se kinjiriwe n'ibintu runaka? Iyo bavuze possession abari kuvuga ngo ni imizimu n'amadayimoni. Ntabwo uri kubona ko imizimu n'amadayimoni yakinjiyemo? Kandi koko niko byari byagenze. Ati umukobwa yabaye possessed, yinjiwemo. Ati tugomba kugira ikintu tubikoraho uko byagenda kose. Umugore amureba avuga ati bino bintu ni ibiki? Ibyo byarabaye. Sasa ahangaha uyu mugore yaje kwikorera amasuku bisanzwe, arimo gukubura imbere y'urugo ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mugore ari ahangaha hari amajwi yatangiye guhamagarira ku ruhande avuga ati mama. Uyu mugore atangira kumva ayo majwi avuga ati ubu nindi urimo kumpamagara se? Ntiyabigira impamvu, akomeza kwikuburira ndetse ijwi rirongera avuga ati mama
ijwi ry'umwana wagira ngo ni umwana urimo gutabaza ahamagara mama. Uyu mugore ahita atangira kurangaguza impande n'impande avuga ati ninde uri aho ngaho se, ninde uri aho ngaho. Uyu mugore biramucanga, ndetse nyuma yo kumva ibi ngibi uyu mugore yabitekerejeho arongera arikuburira. Mu kongera gukubura umugore avuga ati mama nyagasani. Umugore arikanga ati ninde uri aho ngaho, ninde uri aho ngaho. Nta kindi yakoze, uyu mugore yakomeje kumva amajwi agenda atambika ajya ku ruhande harimo kumvira ayo majwi. Ijwi rikomeza guhamagara rivuga ati mama ariko rimeze nk'ijwi ririmo gutaba. Ati ese ninde uri aho ngaho. Akomeza kuza aho ayo majwi arimo kuyumvira. Yageze hano ku ruhande ndetse zino roho nuko nguko zaje bano bana. Umugore avuga ati ninde urimo kumpamagara. Ako kanya abana bavugira icyarimwe bavuga bati Adaku. Uyu mugore yumva amajwi ati Adaku. Umugore mu guhindukira ahita yikanga cyane, arababona bahita bamukubitisha imbaraga, bakoresheje imbaraga zidasanzwe. Umugore batangira kumuniga, baramuniga cyane. Umugore batangira kumuniga, bano bana baje kwihorera nicyo kintu cyabazanye, ndetse umugore bamugwisha hano hasi. Bano bana bararakaye cyane, uyu muryango urabanga kandi ni abana b'umuvandimwe b'umugabo we. Ndetse uyu mugore yese ashigukira hejuru, bino bintu nibyo yari arimo kurota, arabirose hano ku ruhande, arose yatewe n'abazimu. Bino nibyo bita guterwa n'abazimu nyine, arose yatewe n'abana nyine bapfuye. Uyu mugore ahita yikanga avuga ati oya bino bintu ni ibiki, ibi ni ibiki bimbayeho rwose, oya ntabwo bishoboka. Ndetse uyu mugore mu kubibona uko nguko atangira no gutokesha, ndatokesheje mu izina rya Yesu, aratokesha cyane ngo bino bintu ntibimubeho, izi nzozi ntizimubereho impamo. Ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi. Umusaza nta kindi yakoze, yakurubanye umwana amasi avuga ati komeza ugende wa gakobwa we, njya kumenya ibintu bikwerekeyeho. Umwana avuga ati papa bino bintu ngiye ntabwo mbizi. Umugabo avuga ati ndagira ngo unyumve, uba agakobwa keza cyangwa se ugira imyitwarire myiza, urimo kunyumva neza cyane. Ngo amujyanye ahantu ku mucifu polisi cyangwa se ku mupfumu, tugende wa gakobwa tugende. Umwana avuga ati nshaka kwigira mu rugo. Ujya avuga ati nta hantu ugiye kujya wa gakobwa we, nta hantu ugiye kujya, ahantu ugiye honyine ni ukugenda kugira ngo bajye kugutaminga cyangwa se bajye kugushyiraho camu, barebe ngo izo mbaraga ufite, kuko ibyo nibyo ukeneye wa gakobwa we. Amukurubana cyane ati uri agakobwa kabi, you are bad girl, evil girl, cyangwa se uri sekibi, reka duceho tugende. Mbese umwana bagiye kumutokesha cyangwa se bamujyanye kugira ngo bamukuremo ibimurimo. Uyu musore yicaye ahangaha arimo kubitekerezaho cyane bino bintu. Ati se n'ibiki birimo kujya mbere, yishima mu mutwe bimucanze cyane. Ati none se ndimwo gusara, bino bintu nyine ntabwo arimo kubasha. Ibaze nawe ukabona umuntu ari kukuvugisha agahita acaho aburirwa irengero. Nese ubundi bari abakobwa ba peyaringa buri gihe, cyangwa se baza ukabona baje buri gihe. Bari abakobwa ni bande? Ariko umusore baramubwiye ngo hari icyuho ugomba kuziba cyangwa se kujya kuzuza. Ati ikibazo cyanjye mfite nonaha aburuka bivuga. Ati none se ni ukubera iki mama wanjye atajya babona igihe bano bakobwa bari ahangaha? Uyu mwana w'umukobwa ahita amusubiza ati impamvu ni uko mama wawe twebwe ntabwo tumwitayeho, ni wowe twitayeho gusa, ni gift. Wayavuga ati reba iyi mikino irahagije rwose, njye ntabwo ngishishikajwe n'ibi bintu, kuko bino bintu ntabwo ndimo kubibonamo komedi cyangwa se ibintu bisekeje. Mwaryaho kumbangamira no kumbuza amahoro yanjye, se bino bintu ni ibiki? Uyu mwana arahita amubwira ati genda ubwire mama wawe akubwire papa wawe wa nyawe, cyangwa se akujyane iwabo cyangwa se kwa papa wawe wa nyawe, ku mubyeyi wawe ajya kukwereka papa wawe. Uyu musore ahita avuga ati birasa nkaho wagira ngo nta kintu cy'ingenzi mufite aka kanya, ku buryo ikintu cyonyine mufite gusa ari ukugenda munkurikira uko mushaka, murimo kunkurikira aho nigire. Bino bintu ntimwongera kubigerageza kuko ndi kubahereza agasapo, murekere aho kumbuza amahoro yanjye niberaho mu mahoro, kandi iyi ni inshuro ya nyuma mbaburiye. Ako kanya umugore nuko nguko yaje azavuga ati nese urimo kuvugisha nde wa musore we, urimo kuvugisha nde? Umusore arimyoza cyane, yegera kuranda avuga ati mama oya ntawe ndimo kuvugisha, ndimo kwivugisha. Umubyeyi amukoraho ahagira ati ni ryari watangiye kwivugisha se wa musore we, ni ryari? Uyu musore abitekerezaho avuga ati mama ese aka kanya ngira ikintu nkubaza. Umugore avuga ati cyane rwose mbaza. Uyu musore ati mama ndashaka kumenya byanyabyo papa wanjye ngo ninde. Umugore ahita yikanga ati ntabwo nkiri umwana, byibura
maze kugira imyaka cyangwa se kuzuza imyaka yo kumenya papa wanjye wa nyawe. Ese papa wanjye ninde, ndetse kandi papa wanjye ari hehe? Mama, nkorera iyi faveri kuko nshaka kuyimenya. Uyu mugore avuga ati narakubwiye ngo papa wawe uzamwibagirwe, nta nubwo papa wawe agukwiriye. Umwana avuga ati mama ndakwinginze hagarika ibi ngibi. None se ni ukubera iki ntagomba kumenya? None se ntabwo ari papa wanjye bya nyabyo? Uko byagenda kose n'ubundi aracyari papa, ndetse nshaka kumenya papa wanjye uwo ari uwa nyawe, ndetse n'ahantu nshobora gusanga papa wanjye. Ni nyuma y'uko bano bana bamubwiye ibi ngibi cyangwa se izi roho z'aba bana. Uyu mugore yabitekerejeho, umusore avuga ati mama ugomba kumbwira kuko bino bintu birimo kuba too much cyane. Uyu mugore avuga ati byibagirwe cyangwa se ibagirwe ibijyanye na papa wawe. Uwo mwana avuga ati ni ukubera ko atari wowe urimo gusebwa cyangwa se gusebwa nyine ahangaha muri iki giturage cyose, ari kuba humiliated nyine. Ati uzi abantu bose bo muri iki giturage ukuntu bashobora kumbwira iyo ngiye cyangwa se amagambo bakomeza kumbwira. Ati reba aka kanya uko mpagaze cyangwa se uko bimeze, inshuti zanjye nazo ubwazo zarantaye, ntabwo bakivugana nanjye kubera ko bakomeza kuvuga ngo ndi ikinyendaro. Ntabwo nzi ngo papa wanjye ninde. Ndakwinginze mbwira, nuteramo kutambwiye cyangwa se nuramo kutambwiye ibintu biri buze kuba bibi cyane. Ikiranze nibyo ngibyo, njye n'urugo ngiye kuruvamo, ndetse kandi ndi no buze no kwiyica ahubwo. Ese bino bintu ni ibiki? Bino bintu birimo gukomeza kundenga cyane. Mama mbwira ubundi papa wanjye ari hehe? Papa wanjye ni muntu ki kandi niye nshobora kumusanga? Uyu mugore yabitekerejeho yumvise umwana agiye ngo kwiyica n'ibiki, avuga ati okay, nta kibazo reka nze nkubwire mwana wanjye. Aruhutse umutima cyane. Umusore nawe amutega amatwi. Ati kuva ukeneye kumenya papa wawe? Umwana uvuga ati cyane rwose nshaka kumenya papa wanjye. Ati nshaka kubimenya rwose mbwira. Uyu mugore amureba. Ati amazina ya papa wawe yitwa Anthony, ndetse aturuka muri iki giturage cyangwa se niho akomoka. Ati nyine ni ibintu bikeya tutemeranijeho, kandi ibyo byabaye ubwo wari ukiri umusore mutoya. Ibyo bikimara kuba nibwo nahise mva ahangaha muri uru rugo. Tukimara kuva ahangaha muri uru rugo, nta nubwo papa wawe yigeze basi anagira n'umuhate wo kudushakisha cyangwa se ngo abyiteho. Ubwo rero ubwo nagarukaga ahangaha muri uru rugo, umugore w'umuvandimwe wa papa wawe yambwiye ko ngo papa wawe yashatse undi mugore. Ubwo maze kumva ko papa wawe yashatse nahise nigendera, mpita nigendera ncaho ndagenda. Uyu nguyu avuga ati mbese gutyo mama, gutyo gusa ngo kubera ko papa yashatse undi mugore bihita bigenda uko nguko. Mbese bashwanye kubera ko uyu mugore yari yivumbuye agahita acaho aragenda. Hano ku ruhande hari umuchifu police ndetse na wa musaza yari yazanye n'umwana we. Ubwo avuye kubaza ati bityo rero wise one, abaza uyu mugabo ati yego ndakumva. Mbese nyuma y'ibitambo byose ibintu byose, nyuma yuko ntanze ibitambo uyu mukobwa ari buze kumera neza cyangwa se uyu mwana ari buze kumera neza? Uyu mugabo avuga ati cyane rwose. Ati kandi nkwijeje ko ari buze kumera neza. Bigaragara ko uyu muchifu police ari bya bindi by'abapfu biribwa n'abapfumu, kuko uyu mwana n'ubundi nta kibazo afite. Umusaza avuga ati ndabyumva neza cyane. Ako kanya bano nuko nguko baje bari gukurikira ahantu hose, ndetse barambura ikiganza, barambuye ibiganza byabo bahita bakubitisha imbaraga chief police bamushyira hasi bahita bamwica. Wamugenga wa arimo kuvuga ngo uyu mwana ngo bamutambira ibitambo warasaze. Ahita aryama hasi. Uyu musaza aratungurwa cyane ati hey ahita acaho aragenda, n'umwana acaho aragenda. Aba bana bararakaye cyane, biyambaje isi nyuma yuko nyina apfuye irabanga. Ngo haye ikaze mugasobanuye ku uyu munsi. Reba hano hasi ukanda ku ibuto ya like, ndetse ukanda no kuri subscribe kugira ngo buri uko ngakizeho uzajya ukabona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788207588, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Bano mu gutaha umugore yararaha ngaha, umusaza ataha arimo kurira cyane avuga ati ibintu bibaye simbizi, ewo simbizi. Yicaranga amagara nibiki se nibiki byabaye? Ati masi nibiki byabaye? Uyavuga ati nanjye ntabwo mbizi, baza papa. Umwana byamucanze ati nayavuga no se nikiye kibazo gihari? Uyavuga ati ibibi byabaye, ibibi byabaye. N'urusaza kandi hano no muri iyi si dutuyemo gutya hari abantu bakomeza guca muri izi nzira disi bameze uko nguko. Simubazi niba utabazi baza mugenzi wawe. Uyavuga ati okaka se yabaye iki nyine? Ati okaka yabaye iki? Ati okaka arapfuye nonaha. Uyavuga ati nese ni gute byabaye? Avuga ati ni umusaza. Ati ngo ni gute byabaye?
ngo ni gute byabaye rwose. Ati umunota umwe narindi kumwe na Okaka turimo kuganira bisanzwe, njye nawe turimo kuganira bisanzwe, noneho mu wundi munota ukurikiyeho boom scambad, God forbid. gutyo gusa God forbid. Nase ibyo bintu nibiki? Mbese uyu mugore baje kumubwira inkuru y'uburyo ibintu byagenze. Hano ku ruhande wa mwana Gift yaje ahangaha ahantu mu rugo, ndetse ahagarara yitegereza ku nzu. Kumbe wa mugore mama wa musore tumaze kubona yaje yegera, bigaragara ko ari iwabo, cyangwa se uyu mugore akimubona avuga ati gakobwa gatoya, ese urinde? Ese urimo gukora iki mu rugo rwanjye? Ati vuga ibyo uvuga nonaha se. Umugore akomeza kumwitegereza avuga ati mwana mutoya avuga wavuze. Uyu nguyu amubwira ati reka ahahise haba hahise, ari umwana Gift, reka ahahise haba ahahise, ugomba gushyira umwana wawe papa we, cyangwa se jyana umuhungu wawe umujyane mu rugo rwa papa we. Uyu avuga ati oya, ibyo ngibyo ntabwo nshobora kubikora. Uyu mwana amusubiza tugomba kubikora uko byagenda kose, please ibyo ngibyo ugomba kubikora kugira ngo igisekuru cyacu kitazigera gisibama hano ku isi, cyangwa se ngo tutazahanagurika ku isi tugasigara nta muryango dusigaranye w'igisekuru cyacu. Umugore ahita avuga ati ibyo ngibyo ushatse kuvuga iki se, usobanura uko nguko? Atunguwe cyane. Uyu nguyu avuga ati umugabo w'umugome yishe umuryango wanjye wose, ndetse kandi nta muntu usigayeho kugira ngo akeringe cyangwa se atware igisekuru nyine, cyangwa se amaraso y'umuryango wacu. Nyagasani ndakwinginze, ubwo rero aka kanya ugomba gukora ikintu cya nyacyo, bigaragara ko bano bana umuryango wabo umaze gushira, uyu musore ashobore kuba afitanye isano nabo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Uyu mugore avuga ati ndacanganyikiwe cyane, none se ko narimo kubasha kubyumva, please be more specific, cyangwa se rasa ku ntego umbwira uko bimeze. Uyu mwana yarahindukiye yitegereza uyu mugore, nawe aramubona. Ati umwana wawe mujyane kwa papa we, cyangwa se mu rugo rwa papa we, mujyane mu rugo rw'iwabo rwa nyarwo bitihise, ntabwo nzigera ntuma uruhuka cyangwa se ngo ubeho mu mahoro. Uyu mugore arikanga, ndetse umwana ahita acaho aragenda. Umugore mu kubibona ahita yikanga cyane. Kumbe ahangaha yarari nabyo yararimo kubirota, kwa kundi nyine n'ubundi abantu bakomeza kurota mu nzozi. Uyu mugore niho aboneye bano bana, abyuka arimo kubitekerezaho cyane, avuga ati bino bintu ni ibiki? Ese ibi ni ibiki? Ahangaha mu masaha ya nijoro, nahangaha mu rugo rwo kwa wa musaza, abana nuko nguko baje, ndetse abana bageze ahangaha batangira kuririmba, baririmba bati kubera iki? Ese ni ukubera iki urimo kurira? Abana noneho baje kuririmbira mu rugo rw'uyu musaza, bigaragara ko hari ikintu bashaka. Ati ese ni ukubera iki urimo kurira? Umusaza ndetse n'umugore we ahangaha babiryamiye mu mahoro cyane, kandi na mwana Gift yaravuze ngo ni gute uyu muginga aba aryamye mu mahoro kandi yagakuriye gusafaringa. Barimo kuririmba, uyu mugore yatangiye kumva aya majwi, yumva amajwi y'abana barimo gukomeza kuririmba ahangaha, arabyumva, ndetse nta kindi yakoze. Uyu mugore yabyukije umugabo we amubwira ati byuka inaye, niko barimo kumwita ngo inaye, byuka. Abana bakomeza kuririmba ahangaha basubiramo amagambo amwe ati kubera iki urimo kurira? Ese ni ukubera iki urimo kurira? Uyu mugore yakomeje kubyutsa umugabo amubwira ati ndimo kumva amajwi, hari amajwi ndimo kumva hano hanze. Uyu mugabo avuga ati bucecetse gatoya, wowe se urimo kuyumva? Abyuka gake yari yibereye mu bitotsi, yari asinziriye. Ayo majwi urimo kubasha kuyumva? Amajwi barayumva, umusaza n'umugore bumva ayo majwi, ndetse aba bana ahangaha barimo kuririmba vuga ati kubera iki, bakajya bimuka bakanashifutinga mu mwanya bari bicayemo bakimukira ahandi, bakomeza kuririmba bati why do you cry, cyangwa se ni ukubera iki urimo kurira? Bano bana bateye agahinda, bapfuye urupfu rudasobanutse, hahandi umuntu areba akavuga ati uriya muryango koko urarimbutse rwose. Ndetse aba bana bicaye hano hanze, umusaza nuko nguko yasohotse afite n'uruntu rw'urubando, bigaragara ko nk'umugabo w'urugo nyine aje kureba ngo ubundi vipi ni biki birimo kubera iwanjye. Uyu mugabo yasohotse gake yitegereza impande n'impande, ariko kubera ko aba bana ari amaroho nyine ntabwo ashobora kubabona, yakomeje kwitegereza yanyura cyane. Mbega ibitotsi. Umusaza yafunguye ahangaha, ndetse abana bari bagiye
avuga ati muri hehe ayo majwi ndi kumva ari hehe. Akomeza kuzenguruka impande n'impande muri uru rugo ariko ntihagira ikintu yumva. Uyu musaza akirimo kuveya ari guseriviya hari ibintu byatangiye kumukubita, ibintu bitangira kumukubita mu mugongo. Munkora ahangaha inkoni wagira ngo ni inkoni zirimo kumukubita. Umusaza atangira gusara cyane, bigaragara ko ari agahano bari bamuhaye igikoni yari afite akijugunya hano hasi akomeza kwijujuta. Ndapfuye cyane, mushyiramo imiyaga cyane. Umusaza nuko nguko yagiye kwinjira mu nzu. Bwazindutse mu gitondo barimo kumuhuhera akuka n'akayaga. Ati ndapfuye we, sinzi ibintu birimo kumbaho ahangaha, ndimwo kwiyumvamo uburibwe bukomeye cyane. Ati rwose uburibwe ndimwo guhura nabwo burarenze cyane we. Uyu mwana avuga ati papa sorry yo. Ati rwose ibintu bibi birimo kumbaho cyane. Ese ninde nahemukiye muri ubu buzima? Ni umusaza. Who did I offend? Ni umusaza. Ese ninde nofendinze muri ubu buzima ku buryo yakora ibi ngibi? Umugore avuga ati inaye, ati jyewe ndimwo gukeka ko abana ba Inoma aribo bari inyuma ya bino bintu rwose. Ari umugore ati cyane rwose. Ayavuga ati nasa ni gute ushobora kuvuga ibintu nk'ibyo koko? Ari umugabo ati ntabwo bishoboka kuko bariya bana bamaze igihe kinini bapfuye igihe kinini cyane cyatambutse, ntabwo bashobora kuba bari inyuma y'ibi ngibi. Uyu nguyu avuga ati abana bashobora kuba barapfuye ariko spiriti zabo zikaba zirimo kuwandaringa ahantu hariho hose, barimo kurominga hano ku isi. Reba wa munsi ndetse cya gihe narose inzozi mbi zimeze ukuntu, baranyetatse ndetse hari habuze gatoya ngo banyice mu nzozi zanjye. Uyu mugabo arabyumva ati biriya bigoryi cyane, ahita bitekereza nabyo arabyumva. Roho igomba kuva ahangaha yarihoreye uko byagenda kose. Ati na nyuma y'urupfu cyangwa se ni nyuma y'urupfu bakimara gupfa bariya baswa koko ni nyuma y'urupfu rwabo bakomeje rwose kutamanika amaboko cyangwa se ntibazigera bamanika amaboko. Yavuga ati inaye, ati ari amajwi twumvise mu ijoro ryatambutse, ntabwo ushobora kumbwira ikintu icyo ari cyo cyose, ariko njyewe mbihagazeho byanga byakunda, ni amajwi y'abana ba Inoma, bari bo rwose ni amajwi yabo. Ati urabizi njye nuko wenda icyo gihe nkimara kumva ayo majwi kiriya gihe nyine ntahise mbyibuka neza cyane, ariko aka kanya mbihagazeho cyangwa se nizeye neza cyane mbihagazeho ko hari amajwi y'abariya bana. Ati yego nuko nguko bimeze, nushaka ubyumve. Uyu mugabo yahise areba umwana avuga ati masi nguhamagaye kangahe wakana we? Ati reka nizere ko ibiganza byawe biri clean cyangwa se bisukuye. Umugore avuga ati Messi se akoze iki? Umwana arutse umutima hanga, Messi se yakoze iki? Ahita koko urimo kundenganya koko njyewe papa nigeze nkora iki? Uyu mwana yagorewe kuri uyu musaza ndetse ntabwo byatinze. Uyu mugabo nta kindi yakoze, yafashe ibintu by'ibipupe araza arabizirikanya hahandi ajya gukorera ibintu bye. Bino bipupe arabizirikiranya kugira ngo abishyire hamwe, avuga ati noneho ngiye kubakorera ibintu bitazigera biba. Ateka kanya ndi kuba bindinga ahangaha ngo ari gukora binding, ndetse kandi ntabwo nshaka presence ahangaha, ngiye kubirukana cyangwa se ngiye kubirukana. Uyu mugabo yaziritse ibingibi bino bipupe kuvugiraho n'ibigambo by'imitongero cyangwa se ibindi, arangije ahita afata bino bipupe abishyira ku ruhande, atangira kubitwika kugira ngo abe ameze nk'urimo gutwika, ariko arimo gutwika hari ibintu by'umuriro byahise biza bimwinjira mu maso. Umugabo amera nk'uhiye cyane avuga ati ndapfuye nyagasani. Ati bino bintu n'ibiki bibaye? Ati ahantu hose harimo kugaragara umwijima. Bino bintu n'ibiki? Kimo bino bintu n'ibiki? Ati ahantu hari hose ni umwijima, everywhere is dark, umwijima. Ati ahantu hose hari umwijima. Bigaragara ko uyu mugabo bino bintu mu kubikora yikururiye ishyano, ahisaba impumyi cyangwa se abana bamuhumishije amaso. Ati ntabwo ndimo kubasha kubona bino bintu, nibyo aba bantu bajya batega ibintu nyine bajya bakoresha. Bino se urabona ari bishyashya? Wapi, igihe cyaragiye. Uyu mugore yaje kubwira umugabo avuga ati inaye, narakubwiye ngo witonde, none reba ibintu byose birimo kukubaho kubera recklessness yawe cyangwa se icyo nakwita ubugoryi bwawe, n'utwo tuntu twaba wikoresha. Umugabo yahumye ati bariya abanyabibazo cyangwa se batera n'ibibazo batekereza ko bashobora kumbabaza cyangwa se bakampemukira bakabicika gutyo nta gihano babonye.
n'umugabo. Umugore amureba ati oya ndibuze gutuma bicuza rwose uko byagenda kose. Uyu nguyu ahita avuga ati mbese papa ni wowe wishe uyu mwana Masi atunguye cyane, ni wowe wishe bariya bana? Papa ati Masi apana nonaha ntabwo urimo kubona ko papa wawe aka kanya ari mu kangaratete cyangwa se ari mu bibazo bikomeye cyane, afite stress. Uyu mwana Masi ahita abimenya. Umugabo avuga ati igihe ndibuze kurangizanya na biriya byana nibwo buryo barimo kubivugamo, nituza kurangizanya cyangwa se nimara kubitaho neza cyane. Ako kanya arimo kwivugisha ubugambo, uyu mugore yitabye telefone cyangwa se telefone yasonye ahangaha, arayifata ayihereza uyu mugabo. Umugabo yitaba telefone ati ehe ati abantu badirinze na papa wawe rwose, ati rwose barimo kudiringa nanjye. Mwana wanjye papa wawe aka kanya yabaye impumyi, ariko ndagusezeraniye ko rwose ndibuze kugaruka cyangwa se ndibwongere kureba. Ati ahita yikanga cyane ati urimo kuza ahangaha? Umuntu umuhamagaye ngo ni umuhungu we arimo kuza muri izi karitsiye, urimo kuza ahangaha? Uyu mugore aramwenyura cyane ati kene oya ntabwo ushobora kuza muri aka gace, ntabwo ari ngombwa ngo uze muri aka gace muri iki gihe turimo, kuko situwasiyo iri difficult cyane, biragoye cyane, hari ibintu birimo kuba. Oya mwana wanjye ntuze rwose. Kene oya urabibona aka kanya shakisha ahantu ubaye hatekanye, uhagume wihishe, wiza rwose wiza, kuko urabuje mu kangaratete gakomeye cyane cyangwa se urabuje ahantu ibintu bitari kugenda neza. Uyu mugabo yagize ubwoba ati telefone arayikubye, yarangije kuvugira kuri telefone ayihereza umugore. Ati oke arakubye kiyoni, ati reka nongera amuhamagara. Ati ariko wamuretse se akiyizira ko twari tumukumbuye cyane? Turamukumbuye cyane, reka dushaka kumureba. Umugabo avuga ati oya, ati mbese urashaka ko aza ahangaha akaza muri iyi kaosi irimo kuba? Urashaka ko aza muri iyi karabaye yatubayeho? Oya ntabwo byaba ari byiza, reka umwana wanjye abe yibereyeho mu mahoro. Ndetse koko ibyo ngibyo uko birimo kuba inaha muri iki giturage muri izi nce hari imodoka yari irimo kuza, ndetse iyi modoka irimo umusore akajya yikanga akareba inyuma ahangaha muri iyi modoka ye akabona nta kintu gihari, ariko uyu musore ameze nk'umuntu ufite ubwoba cyangwa se ufite ibintu arimo kwikanga. Uyu musore akitegereza muri retroviseur areba impande n'impande wagira ngo arimo kwikanga cyane. Umusore kongera agahindukiza amaso wagira ngo hari ibintu arimo kumva cyangwa se birimo kumubaho mu buryo runaka kwa kundi umuntu yikanga. Bino bintu se ni ibiki? Ni umusore uri ahangaha, bigaragara ko uyu musore yabuze amahoro yitegereza impande n'impande, wagira ngo nyagasani. Hano ku ruhande wa musore wari uri gusaba ngo bamwereke papa we, bakanabwira umugore ngo ajyane umusore iwabo kwa papa we cyangwa se mu rugo rwa papa we, baje hano iwabo w'ababana Gift ndetse na Adeze niho baje. Umugore niho yazanye umwana we, nyagasani. Bageze ahangaha baza berekera ahangaha kuri uyu muryango, ndetse uyu mugore aza yegera ajya no gukomanga umusore ategereje ahangaha. Ati nidura ahangaha ari uyu mugore, nyagasani. Ati se hari umuntu uri inaha muri izi nce? Uyu nguyu avuga ati mama none se urishoho neza cyane ko turi ahantu hanyaho, kuko birimo kugaragara ko hano hantu nta muntu uhari muri uru rugo. Uyu mugore akomeza gutambuka ahangaha yitegereza impande n'impande. Uyu mugore abwira umwana we avuga ati well reka dutegereze ahangaha, kuko nyine ntabwo dushobora kuva ahangaha tudategereje kugira ngo turebe umuntu tubona, bityo reka duhite twicara ku gatebe. Bigaragara ko uyu mugore azi kwa papa w'uyu musore, ndetse kwa papa w'uyu musore aje ni wabo wabariya bana Gift ndetse na Adeze. Bicara ngaho batenese koko niho hanyaho. Ati cyane rwose ndabizi. Aturetse ko ndi kubona hano hantu wagira ngo barahatereranye cyangwa se haratereranwe. Ati reka dutegereze cyane. Ndetse wa musore wari urimo kuza muri izi nce muri iyi karitsiye arahangaha, babona Gift ndetse na Adeze baje ahangaha muri iyi modoka bayicayemo barimo kwitegereza imbere, ndetse uyu musore mu guhindukiza amaso agahita babona yita yikanga avuga ati Jesus. Mu gukora kuri feri biranga ahita asakuza cyane. Imodoka nuko nguko yagonze, bigaragara ko yikanze hari icyo abonye agonze. Umusore nuko nguko yakoze impanuka. Ibyo ngibyo birimo kuba ahangaha ku ruhande. Mama wa Masi cyangwa se umugore wa musaza yari arimo kugenda muri karitsiye, bisanzwe bigaragara ko agiye cyangwa se avuye kureba utuntu. Ageze ahangaha yatunguwe no gusanga uyu mugore n'umusore we bari ahangaha. Uyu mugore ahita ahaguruka amwitegereza, ndetse n'uyu nguyu nawe aza amusanga. Ati
rwose nta kintu ntazabona. Mwebwe se muri bande muri ahangaha, ndetse kandi ni iki murimo gukora ahangaha? Uyu nguyu avuga ati adako ni jyewe, none se ntabwo urimo kunyibuka? Ari uyu mugore aramuzi, ntabwo urimo kunyibuka? Uyu nguyu avuga ati yirengagije cyane, baba bafite ubugome. Ego, ese ni wowe? Yitwa Ego. Tuhuje umuntu witwa Ego di, tuziranye uri no kureba akangaka. Uyu nguyu niko yitwa uyu mugore, mama w'uyu musore. Ati Ego, kumbe ni wowe se? Baba bafite ubugome shabo. Hanyuma se ninde murimo gushaka ahangaha? Urimo gushakisha nde? Uyu mugore ati njya ahangaha kugira ngo ndebe umugabo wanjye, ndetse umugabo wanjye mwerekeye umwana we, umusore wacu twabyaranye. Umusore amwenyura ati nyine uyu musore yashakaga ko twahura na papa we, yahatirije cyane. Umusore avuga ati cyane rwose, njye maze igihe kinini cyane nifuza guhura na papa. Uyu nguyu abareba ati none se ntabwo wumvise amakuru? Uyu avuga ati numva iki se? Numva iki? Uyu nguyu araseka cyane, kumbe umugabo yarapfuye ntabwo yabimenye. Ati oke, Anthony umugore we ndetse n'abana babiri bose barapfuye nyagasani. Bari abana papa wabo, uyu ni umugore we wa mbere batandukanye. Bisobanuye ko uyu musore ari mukuru cyangwa se musaza waba ari abana Gift ndetse na Adeze, ari nayo mpamvu bamubwiraga cyangwa se babwiraga uyu mugore ngo igisekuru cyabo kitazazima aze kuziba icyuho. Ate ko mwikanze cyane se, kumva umugabo n'urugo rwe rwose bararimbutse. Bigaragara ko bose uriya musaza ari we wabigizemo uruhare cyangwa se ashobore kuba yaranishe na mukuru we. Turibuze kureba ati mbese ntabwo mubizi se? None ntabwo mubizi? yewe ni rwose abantu mubayeho mutuje cyane. Iyo abana ari wowe wa mugore we, nagafasha uyu musore wanjye nkava ahangaha bigishoboka, cyangwa se mbere yuko amahirwe makeya aza. Ndetse ni wowe n'uyu musore wawe muri amahirwe makeya. Oya avuga ati oya ndabitokesheje. Ari uyu musore umugara urabitokesheje, oke nushake acaho aragenda. Uyu nguyu avuga ati none se byaba ari uko bariya bana cyangwa se bishoboke ko bariya bana bangaragariye mu nzozi zanjye ari abana ba Anthony umugabo wanjye? Uyu mugore avuga ati bino bintu birababaje cyane. Uyu musore avuga ati mama njyawe ari mugore ntabwo mwizeye, byanga byakunda ashobore kuba arimo kuba cyane se ntabwo wamurebye mu maso ye. Ati reba njyewe ntabwo ndi buve ahangaha nabonye papa wanjye, nshaka kumwibonera n'amaso yanjye. Ati uri kubona uriya munyakubahwa Anthony, niko arimo kuvuga ngo you see that Mr. Anthony who fathered me, cyangwa se ngo uri kubona uriya munyakubahwa Anthony nyine ngo wamubyaye wafadarinze, nyine akaba yitwa ko ari papa wanjye wafadarinze. Uko byanga byakunda ngomba kumubona, ndetse ntabwo ndi buze kuva ahangaha uriya mugabo ntamubonye. Ndetse uyu musore yicara ahangaha, uriya mugore bamwita umubeshyi, kumbe barapfuye koko niko byagenze. Ndetse nta kindi cyabaye, uyu mugore yaje kureba umugabo we, uyu musaza amubwira ati nagarutse. Ati rwose nagarutse. Ati ni byiza cyane rwose. Umugabo yabaye impumyi none ari kugendera ku kabando. Ati inayi, ati ntabwo ushobora kwizera abantu mbonye uyu munsi bari ku nzu y'umuvandimwe wawe wapfuye. Uyu avuga ati ni bande wabonye se? Uyu nguyu avuga ati nabonye Ego, ndetse umugore wa mbere wa Anthony ari kumwe n'umwana we Amefaya. Umwana we w'umuhungu yarakuze cyane. Umugabo ahita yikanga avuga ati oya. Ati uriya mugore nakoze ibishoboka byose uriya mugore kugira ngo mwirukane cyangwa se nawe ave muri ubu buzima. Ni umusaza uriya mugore none nawe araje. None se ni gute uyu mugore yagaruka akagaruka iwe cyangwa se akaza ku nzu y'umuvandimwe wanjye? None se aje guclaiminga cyangwa se aje kurwanira imitungo? Uyu mugore avuga ati nanjye nicyo kibazo nahise nibaza rwose. Umugabo avuga ati iriya nzu, ubutaka bwose bw'umuvandimwe wanjye n'iyindi imitungo yose ni iyanjye. Umugore avuga ati cyane rwose nuko nguko bimeze. Bigaragara ko uyu musaza ibintu byose yakoraga ari imitungo yarwaniraga y'umuvandimwe we, ku buryo yanabarimbuye. Uyu avuga ati gute se? Oya ntabwo bishoboka. Reba njyana aho hantu bari, cyangwa se njyana nyine nyobora njya kubareba. Uyu avuga ati oya. Ati cyane rwose njyana kuko uriya mugore n'umuhungu we nkeneye kubarimbura cyangwa se nkeneye kubakura mu nzira, kandi nashobora kubikora nubwo aka kanya amaso yanjye ahumye, ariko ndabishoboye cyane nyagasani.
nyagasani. Undi avuga ati tuza ndahangaha uramfite. Ni umugore. Ati uriya mugore ni umugore nkanjye, nshobora kumuhanduringa cyangwa se ndibuze kumwitaho. Bano bantu ni abagome cyane ku buryo bakoresha na za juju na vudu kugira ngo barwanire imitungo. Ni bya bindi duhora tuvuga, umuvandimwe akica umuvandimwe kugira ngo imitungo ye ayiyegurire, akarimbura n'umuryango we wose. Mu gihe cyakurikiyeho uyu mugore ndetse n'umugabo bari ahangaha n'umwana. Uyu mugore ngo ni ego, nuko nguko yaje afite n'umusore we. Uyu nguyu yahita avuga ati fata umuhungu wawe uva ahangaha muri iki giturage ndetse uva nanga. Uyu mugore ego avuga ati igitondo cyiza, igitondo cyiza nyakubahwa. Ati nyakubahwa, uyu ni ego. Ati twumvise ibyakubayeho, twumva ko umuhungu wanyu yapfuye. Aka kanya twari tuje kuguhereza kondoleyanse cyangwa se twari tuje kukwihanganisha. Ati wihangane nyakubahwa, teke hati cyangwa se ihangane nyine. Umugore avuga ati ninde ushaka sympathy zanyu cyangwa se ninde ushaka imbabazi zanyu? Wa musore wapfuye niwe musore wari uri kuza muri iki giturage aje gusura umuryango. Ati fata umuhungu wamuva ahangaha mbere yuko mbakorera ikintu mushobora kwicuza. Uyu mugore nawe ni umugome. Uyu mugore avuga ati wihangane nyakubahwa. Ati hangane nyakubahwa, abangaba barabirukana. Ati cyo mugende. Uyu mugore abirukana nabi cyane. Ati kono baba bameze nk'imizimu mwabigorye mwe. Uyu mugabo ari ahangaha avuga ati umugore wanjye. Ati nari mbizi rwose, ari umusaza nari mbizi. Umugore aza kwicara avuga ati umenye iki se? Uyu musaza avuga ati nari mbizi ko ntashobora kukwizera ubwo nakubwiraga ngo ari wowe ujya kubirukana hariya hantu. Uyu mugore avuga ati oya, wagombaga kunyizera, nanjye nashakaga kubirukana ariko nyine nashaka kubikora, ariko igihe nari ngiye kubirukana nibwo amakuru yahise tugeraho ngo umusore wacu yapfuye, bityo ntugire ikibazo, n'ubundi ndibuze kubirukana. Oya avuga ati mama bariya siribuza kubirukana bagukoreye iki? Urabura urimo kubaziza iki? Uyu avuga ati funga umunwa waga ko genda ujye mu nzu vuba se, nta nubwo ukenewe ahangaha. Umwana w'umukobwa ahaguruka agakono karimo kureba gusa ngo uyu bagiye kwirukana cyangwa se umugore yagiye kwirukana uriya mugore. Ubwo bigaragara ko bigiye mwari uriya rugo bagashyita bakira amakuru nyine, bikaba ari byo byatumye uriya mugore n'umusore we batamwirukana ndetse nta kindi cyabaye. Uyu mugore yaje hano ku ruhande avuga ati ego, ati ego ese n'inshuro zingahe nguhamagaye nonaha? Aka kanya ifate ndetse ufate n'uyu mwana wawe w'ikinyendaro, muva ahangaha mutuvire muri uru rugo. Uyu avuga ati njye nta hantu ndi buze kujya. Nawe ahita akura agahu kunyuma. Ati urugo rwawe nirwo ruri illegitimate. Iyo umuntu avuze ngo biri illegitimate nyine ni kwa kundi umuntu tuvuge nk'umuntu aba yashatse nyine bidaciye mu mategeko no mu miryango n'ibiki byose. Winyitira umwana ikinyendaro, urugo rwawe nirwo ruri illegitimate, niwe washatse ugiye kwishinza. Ati cyane rwose. Uyu nguyu avuga ati ushatse kuvuga iki? Uvuze ngo iki? Uyu avuga ati ndabivuze. Uyu avuga ati wowe se, wowe bimeze bite? Nase urimo gukora iki ahangaha? Runo rugo urimo kurukora mwiki? Ati ufite intoryi zo kuba waza ahangaha warangiza urugo rwanjye cyangwa se mariage yanjye ukayita illegitimate koko? Umugore avuga ati cyane rwose ni ego. Ati mbese muri makeya okay, reka nze nkwereke. Uyu mugore nta kindi yakoze, yagiye yiruka cyane. Undi asigara avuga ati aratekereza ko ashobora kugira gute yikora n'ibiki byose, nta kintu ashobora kunkora, ndibuze kuhaguma, ahubwo njye n'umwana wanjye tubonye n'ahandi hantu ho kuba, uru rugo rw'umugabo wanjye turugumemo cyane, ibintu biba ubutamu. Uyu mugore akomeza kwizenguruka ndetse uriya mugore yagiye hirya ku ruhande azana ikintu cy'ikidobo. Bano bana bahageze cyane ndetse mu kuzana idobo ahita amena amazi agiye kuyamena kuri uriya mugore. Uriya mwana w'umukobwa Gift yazunguje umutwe ku buryo amazi yayahise ayayobya, amazi agaruka kuri uyu mugore. Uriya mugore w'uriya musaza bigaragara ko amazi yarashyushye yaragiye kuzana, umugore ahita ataka cyane. Ego arabibona, umugore ahita acaho yiruka cyane aragenda. Bano bana baje kwihorera umugore. Bino ni bya bindi bavuga ngo icyo ushaka ko ngukorera nawe ubanza ukinkorere. Uyu mugore yaratunguwe cyane. Ni ego ndagusuhuje, ego umutoni. Buri comment yawe ndayibona buri gihe. Uyu mugore yagize ubwoba bukomeye cyane avuga ati bino bintu bibaye ni biki? Abonye amazi yisuka ku muntu kandi bari bagiye kuyamumenaho. Nyagasani. Ahangaha ku ruhande uyu mwana Masi yaje kwicarana n'uyu musore. Uyu musore nyine ubwo ni musaza w'abariya bana, avuga ati ntabwo ndimo kubasha kubyumva, byanga byakunda hari ikintu kirimo kujya mbere ahangaha. Ati umuryango wanjye ushobora kuba hari ikintu kirimo kujya mbere. Ati mbere na mbere byatangiye ari papa wanjye ubimpumyi cyangwa se ahuma, none aka kanya musaza wanjye nawe yapfuye, none isura ya mama wanjye
yangiritse cyane, byanjye bikunze hari ikintu kirimo kujya mbere, kandi iki kibazo uyu nguyu avuga ati cyane rwose kirahari n'umusore. Ariko nanone twumvisha uburyo inkuru yagenze, ni mama wawe wazanye amazi ashyushye kugira ngo aze kuyamena kuri mama wanjye, ariko nanone bigahita bimugarukira, ahubwo ayo mazi agahita yimena kuri mama wawe. Uyu mwana bitekerezaho ati rwose uyu mwana avuga ati nyine ubwo igeno rye ryamwizaniye cyangwa se ryamuguyeho ari umwana. Ariko nanone njye nifuzaga ko papa cyangwa se na mama n'umuryango wacu waba umuryango wishimye cyane. Uyu avuga ati nanjye rwose nibyo nifuza. Kandi turebeye ku kuntu ibintu bimeze, ni ibintu bigaragara neza cyane ko imizimu cyangwa se roho ya Gift ndetse na Adeze bakirimo gushakisha ukwihorera, still seek vengeance, nibyo barimo gushaka. Ati yego, ndetse kandi ikintu nkeneye cyangwa se ndimo gutekereza dushobora gukora nonaha ni ugushakisha uburyo bwo kuba appeasing, bimwe bakora ngo appease y'imizimu, guturisha imizimu kugira ngo ibintu bigende neza cyane, bisubire muri normale, mbese imizimu yabo ijye kuruhuka mu mahoro, roho zabo zijye kuruhuka. Uyu mwana yahanaguye amarira avuga ati mbese nuko. Uyu nguyu yamubaza ati ahubwo se niki urimo gutekereza nonaha? Umwana avuga ati urimo kuvuga ukuri. Reka nizere ko ababyeyi banjye bari buze kuntega amatwi bakanyumva, kuko aka kanya bino bintu byose ndabirambiwe cyane, ndananiwe cyane. Uyu nguyu avuga ati n'ubundi se ababyeyi bawe bo bafite ayahe mahitamo? Ni ukukumva gusa, nicyo kintu cyonyine bagomba. Ati mana, aka kanya dufashe, turagutakambiye. Umwana Masina wavuga ati mana turagutakambiye rwose dufashe. Uyu musaza kubera ko asigaye ari impumyi nyine, asigaye agendera ku kabando. Iyi si niko yitura. Hari abantu bagize nabi, ubu ngubu bari no mu byishimo bameze neza cyane, kandi baragize nabi haragiye, none bakagira ngo bizagenda bihere. Uyu mwana w'umukobwa Masi yasohoye agatebe ahangaha mu rugo. Nyagasani, umwana w'umukobwa mu gusohora agatebe aha mu nzu yaraje agatega papa we aho aribwo gutambuka, yegera inyuma gatoya, ndetse uyu musaza mu kugira kano gatebe karamugonga, arakagonga, ahita agwa hano hasi arimo gutabaza cyane ati cimo ndapfuye, ewe atabaza mu Kinyarwanda, ewe Nyagasani. Umwana Masi arabibona, ndetse umwana ahita yihindukirira cyane, bigaragara ko uyu mwana yabaye possessed, yinjiriwe n'umuzimu. Yego, ahita amusiga ahangaha, aragenda. Umusaza atakavuga ati ndapfuye, adako we ntabwo nzi ibintu bimbayeho, kubera iki wantege intebe, kubera iki wankorera ibyo bintu muri ubwo buryo? Uyu musaza asigara arimo gutaka cyane, ndetse uyu mwana Masi yaraje yicara ahangaha ku ruhande yarakaye cyane, bigaragara ko atari we ku giti cye. Ndetse uyu mwana Gift nuko nguko yamuvuyemo, mu kumuvamo araza ahita yicara ahangaha ku ruhande rwe, ndetse Masi arabibona ahita yikanga cyane avuga Jesus. Barebana amureba, uyu avuga ati Gift, none se ni wowe wanyawe? Uyu ni wowe wanyawe? Ati mbese umaze gutuma ari ngewe utega agatego papa wanjye kugira ngo agwe, kandi ibyo ngibyo bikaba byagakwiye kuba bimwishe. Ati ndakwinginze mbwira ko ibi bintu byose atari wowe ubiri inyuma. Uyu mwana avuga ati papa wari buze kwishyura cyangwa se agomba kwishyura ibintu byose yadukoreye. Uyu avuga ati mbese muri make ushatse kuvuga ko ari wowe wahoze inyuma y'ibi ngibi byose bimaze iminsi birimo kuba, urutuma ababyeyi banjye batekereza ko ari ngewe wabaye possessed cyangwa se ninjiriwe, ndetse muri icyo gihe akaba ari wowe warimo kumanipira cyangwa se urimo kunkoreramwo ibyo bintu. Ati buretse gatoya, nari naratekereje ko njye nawe turi aba sisters, nari naratekereje ko njye nawe turi inshuti. Uyu avuga ati buriya wa mwana we Masi, iyaba atari bondi njye nawe twasangiye cyangwa se atari umubano twagiranye n'ubucuti twagiranye, wagakwiye kuba warapfuye, ahubwo nagakwiye kuba narakwishe mu gihe cyatambutse kera cyane. Ati watubereye umunyampuhwe, bityo tuzakureka ukomeze kubaho, ndetse kandi tuzakomeza kukurinda cyane. Uyu avuga ati okay, aka kanya rwose nsabye imbabazi, ndakwinginze babarira ababyeyi banjye, babarira papa wanjye, ubabarire mama wanjye, ndetse tubabarire twese, tubabarire. Ndagutakambiye umuryango wacu wubabarire. Uyu mwana w'umukobwa aramureba, ahindukiza amaso aramureba ni Gift. Ati byarakererewe cyangwa se it's too late for forgiveness, mbese kubabarira byararangiye, ntabwo bigishoboka. Nyagasani aramukanga. Ati abangaba barimo gusarura ibyo babibye, nta kintu wabihinduraho. Ndetse umwana w'umukobwa ahita acaho aragenda. Bavuga bati nta muntu uzigera bicika, cyangwa se nta muntu uzacika bino bintu, ndetse nubwo
wabanje guseka mbere cyangwa se ibyo wakoze byose ukabikorana n'amaseka, amaso yawe yuzuye amaseka, ariko igihe kirageze kugira ngo usarure ibyo wabibye. Aka kanya reka turayidinge duceho tugende, ibintu biba ubutamu cyane. Umugore yaje avuga ati ewan, umusore avuga ati mama wonders shall never end, ibitangaza ntibizasiba. Ati ushatse kuvuga ngo amazi yaragiye kurimbira isura yawe? Rwose yahise yakoze rifase asubira ku muntu uyaguteye. Umugore avuga ati yego. Yavuga ati bino ni ibitangaza rwose. Mbese baza kubiganiraho. Umugore avuga ati yateze umutego wagombaga kumfata, kumbe umuremyi wanjye wo hejuru yari hatubereye iteka ryose. Ati mbega babiganiraho rwose. Ndetse ahangaha ku ruhande umugore araryamye, umugabo araryamye, bose amasura n'ibiki byose byararangiye byarahiye, n'umugabo yabaye impumyi, abana nuko nguko baje. Umugore arimo gutaka avuga ati se urupfu ruri hehe? Urupfu ruri hehe? Ese rupfu uri hehe aka kanya rwose? Reba umugore kuntu yabaye. Ati ntabwo nshobora kwihanganira ubu buribwe rwose, ndaburambiwe cyane. N'umugore ati Adeze, rwose wowe na Gift mwatsinze, ibyo mwashakaga mwabigezeho, ariko ntabwo ngishaka kubaho rwose muri ubu buzima, ndarambiwe cyane, singishaka kubaho. Uyu mwana Gift ababaye cyane, ingaruka y'icyaha ni urupfu ubundi. Uyu musaza avuga ati yego ndabizi. Ati ndabizi ko umuvandimwe wanjye ndetse n'umuryango we nabangaga cyane, none aka kanya nkaba nanabizi neza ko ubuzima bwabo ari ngewe wabukasemo ibice, cyangwa se ari ngewe watumye bapfa imburagihe. Ati kiriya gihe iyo Adeze cyangwa se uramwana n'umukobwa Adeze, iyo nza kumufasha ubwo yari akeneye ubufasha, we na sister we aka kanya bagakwiye kuba bakiri bazima, rwose bagakwiye kuba bakiri bazima uyu munsi. Uyu musaza atangira kwicuza ati none reba aka kanya ni ngewe wabiyiciye, n'umuvandimwe wanjye naramwishe. Ati nishe umuvandimwe wanjye mujijije ishyari no gufuha, cyangwa se bitewe no kumufuhira, kubera ko ubuzima bwe nari mbukeneye cyangwa se nabufuhiraga. Uyu mwana ahita avuga ati mbese muri make ni wowe wishe umuvandimwe wawe? Masi arabimenya ati ni wowe wishe umuvandimwe wawe? Uyu musaza akomeza avuga ati yego ni ngewe wamwishe, ndetse n'umugore we Inoma buriya ni ngewe wabishe, kubera ko nateze ibitegano imbere, uriya mugore akabikandagiraho. Uyu mwana Gift arabyibuka kuko byose yarabibonye. Umusaza akomeza avuga ati yego rwose ni ngewe wabishe, ni ngewe wishe uriya mwana Gift mujijije gucarenginga cyangwa se kuncarenginga. Uyu mwana Masa avuga ati wa muginga we. Umugore aho aryamye avuga ati inaye, ati warakabije cyane nawe. Ari umugore ati aka kanya turimo gusafaringa kubera wowe, bino byose turimo gucamo ni wowe wabiteye, koko warakabije cyane. Uyu mwana avuga ati ntabwo nshobora kwizera ko bino bintu byose ari mwebwe mwabikoze nyagasani. Uyu ngo yavuga ati Anthony, ni umusaza. Anthony muvandimwe wanjye, akomeza kumuhamagara ati Inoma, Gift ndetse nawe Adeze, ndabinginze aka kanya nimumbabarire, mbasabye imbabazi cyane. Aka kanya ntabwo nshobora kwihanganira ubu buribwe, mbese ndambiwe ubu buribwe ndimwo gucamo nonaha, nimumbabarire mbasabye imbabazi cyane. Reba umugore kuntu yabaye. Ati nimuze ubuzima bwanjye mu butware, kuko kuba hano ku isi byo sinkibishoboye. Yego ukwicuza. Uyu mwana yita avuga ati ibi ngibi nibyo twashakaga kumva ubundi. Ari uyu mwana Adeze, bene nibyo twashakaga kumva. Uyu mugabo arimo gutakamba asaba urupfu. Uyu nguyu avuga ati ariko byamusabye igihe kinini cyane kugira ngo atakambe asaba urupfu, asaba imbabazi cyane. Uyu nguyu avuga ati none se tumubabarire? Ari Adeze. Uyu avuga ati cyane rwose turi buze kumubabarira, ariko nyuma y'urupfu rwe, cyangwa se turi buze kumubabarira kuko kugira ngo yishyure agomba kwishyura roye. Uyu mwana ahita ahindukira kubitisha imbaraga uyu musaza. Umusaza nuko nguko yagiye. Mbese nuko bamwishe, kubabarira buriya ntibivuze kwibagirwa. Umusaza yatangiye gutaka, umwana Masa agenda ajya kumureba ati reka tumubabarire ariko yishyure roho ye, kugira ngo roho ye wenda nawe anagere naho turi arebe uburyo bimeze, cyangwa se anamenye n'ibyo yakoze. Mu gutaka ahangaha n'umugore
umugore yarabyutse avuga ngo bino bintu ni ibiki, ese bino ni ibintu ni ibiki. Umusaza nuko yapfuye, umuryango we nawe urarira cyane. Ubundi baravuga ngo umuceri wo ku kiriyo uraryoha cyane iyo icyo kiriyo kitarabera iwawe. Iyo kiri kubera iwawe nibwo ubona ko nta gisekeje gihari, nta n'uwagakwiriye kubyishimira ngo umuceri uraryoshye cyane, mbese ushatse wagira neza ukigendera. Uyu mugore yaje ahangaha ku ruhande, ubwo n'inyuma agahe gatambutse, ari kumwe n'umwana we azunguza umutwe, reba isura kuntu yabaye. Ati ntabwo nigeze ntekereza ko mu buzima bwanjye nzarangira ntya, cyangwa se bizarangira gutya. Mbese muri ubu buzima byaba byiza kuguma nyuma y'ibyago cyangwa se guhungira ibyago kure, cyangwa se ntunabiteze nawe. Ati reba ibyo nikoreye, cyangwa se reba iryo nikururiye. Umwana arimwo kurira. Uyu mwana avuga ati mama, ndatekereza ugomba gutakambira Adeze ndetse na Gift bakaguhereza imbabazi, kubera ko nanjye ntabwo nshaka kuguhomba. Ati papa n'umuvandimwe wanjye aka kanya bapfuye, mama niwe muntu wenyine rukumbi nsigaranye ahangaha, ese uramutse upfuye ninde muntu uzanyitaho muri ubu buzima, ninde nzaba nsigaranye? Uyu mugore avuga ati uravuga ukuri mwana wanjye, urimo kuvuga ukuri. Ati mukobwa wanjye rwose urimo kuvuga ukuri cyane, ariko nanone ntabwo nshobora kujya ku gituro cyabo kubera kondisiyo ndimwo nonaha yuko nguko ameze. Gusa ndabizi aka kanya bashobora kunyumva, cyangwa se ibyo ndimwo kuvuga bakaba barimo kunyumva. Adeze ndetse nawe Gift ndetse nawe inama mama wabo, please ndatakambye cyane, nimushakishe akantu niyo kabari gatoya mu mutima wanyu kugira ngo mubashe kumbabarira, biko please ndabinginze cyane. Ndabizi ko ntakubereye cyangwa se ntabaye umugore mwiza muri uru rugo w'umuvandimwe w'umugabo wanjye, ndetse mwabana mwe namwe nkaba ntarababereye mama wanyu mwiza. Ati nakurikiye inzira y'umugabo wanjye birimo ubugoryi bw'ubugoryi cyane. I foolishly followed my husband's path, nibwo buryo bivuzemo. Ati none reba iyo nzira nakurikiye aka kanya ahantu inyoboye, aho ijyanye. Ati rwose amakosa yarakozwe menshi cyane, bityo ndabinginze nimumbabarire cyane. Uyu mugore aratakamba kugira ngo basi barebe ko yazababarirwa. Igihe cyaragiye ndetse n'amasaha nayo aragenda. Bano baje ahangaha ku ruhande, uyu musore ndetse na Masi. Umwana w'umukobwa Masi avuga ati Adeze nawe Gift, ati mu nzira iyo ari yose cyangwa se mu buryo bwari bwo bwose mama wanjye ashobora kuba yarabahemukiyemo, ati nimumbabarire cyane. Mbese uyu mwana yaje gukora icyo bita guterekera, bino nibyo bita guterekera. Ndabinginze cyane murekera ahangaha kwica, ndetse aba bana bari ahangaha. Ati uyu mugore mama wanjye n'ubundi ari muri kondisiyo mbi, byo byamaze kubaho, bityo ndabinginze ndabatakambiye cyane, ndetse kandi mama wanjye ntimumuntware, none se ko nta wundi muntu nsigaranye muri ubu buzima wamwitaho. Ati rwose ndabinginze mutubabarire, amahoro ahinde, basi amahoro ahinde muri uru rugo rwacu. Uyu musore avuga ati sister wanjye cyangwa se ba sister banjye, ati ukuri rwose nkuvuze cyangwa se mvuze ukuri, ntabwo nari nzi ko mubaho, cyangwa se ntabwo nari narigeze menya ko mubaho, ndetse nabimenye nyine nyuma y'uko mwarapfuye, cyangwa se mbere ya mbere. Aka kanya ngomba kubashimira basi kuko mwaratabaye ubuzima bwanjye ndetse mugatabara n'ubuzima bwa mama, mubutabaye ibiganza bya uncle wacu w'ikibi. Aka kanya mbijeje ko cyangwa se mbasezeranije ko uturutse uyu munsi, mbasezeranije ko ibigwi bya papa wacu wagiye ngiye kubikomeza cyane, kandi nkabikomeza mu mahoro ndetse n'urukundo. Basista banjye cyangwa se bavandimwe banjye ndabakunda cyane, barimo kubyumva. Ati murakoze cyane mu kuba mwaraturwaniye ndetse kandi mukanakomeza kuturinda. Ariko aka kanya hari ikintu kimwe nshaka kubasaba, ariko kandi iyi ngiyi ari faveri ya nyuma, basi icyo ngiye kubasaba ndabinginze cyane, nimubabarire bariya abantu bose babakosereje, babahemukiye mu buryo ubwo ari bwo bwose, inzira zose byanyuzemo. Nimubabarire cyane, nimubahe imbabazi, mubareke, ndetse kandi mureke ibintu byatambutse cyangwa se hatambutse hashire cyangwa se birangire. Aka kanya turabatakambye cyane. Bano bana bararebanye ndetse baranamwenyura cyane. Uyu mwana Gift yegera umuvandimwe we nawe amureba, barayambirana cyane. Aba ngaba bari gutakamba nyine batazi ko bahari. Aba bana nuko nguko bigendeye, bigaragara ko byibura aka kanya ukwihorera kwabo bakurangije,
dore ko n'uriya mugore n'ubundi ntacyo yari yarabatwaye, ariko byibura uriya musaza nawe bamwigishije isomo, nuko nanjye Ancestor Ignace nkaza iryo somo nkaribabwira, nkababwira ni ikintu icyo ari cyo cyose wakora n'ubundi bizageraho ingaruka zize, cyaba cyiza cyangwa se cyaba kibi. Aba bana nta kindi bakoze, babanje gutambuka begera ahantu bigaragara ko ari nko ku gituro, barahicara babanza kuharirimbira uturirimbo bavuga bati ni ukubera icyo urimo kurira, nta mpamvu yo kurira uko byagenda kose, reba hano hasi ukanda ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe niba ugakunze, ndetse tukaba tubana umunsi ku munsi. Igitekerezo cyawe hano hasi muri comment ni ingenzi cyane kugira ngo utubwire uko akangaka ukabonye cyangwa se n'icyo ugatekerezaho. Babafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa, mbafite ku mutima cyane. Amazina yanjye nitwa Ancestor Ignace, ntabwo ndi intungane, nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo.